rero iyi ngiyi igufasha kugirana ibyiza nabo muri kumwe. Kevanti ihuza inshuti zigahana ijambo zidategana zikungurana ibitekerezo kandi bikaba ari nta makemwa. Kevanti wayikoresha unashaka gukora cocktail abana bari munsi y'imyaka 18 ku bagore batwite cyangwa se kuzinywa ugatwara ntabwo byemewe. Kevin uyinywe usabane ariko nibuke kuyinywa mu rugero. Rero tukiri kuri kilometero twamaze kwinjira muri kilometero 50 za nyuma kugeza ubu ngubu gap irimo na amasegonda 25 rero iri gutandukanya abagabo batatu. Simon Julien wa Total Energy, harimo Milan Doni wa Total Destiny ndetse na Gerald wo muri Afrika y'Epfo. Twacyari muri circuit ni ya circuit n'undi nabwiye ko nta bitangaza biza kwibera mu kubera ko byose biraza kuba ubwo tuza kuba dutangiye gufata icyemezo cyo kwerekeza kuri za Mont Kigali ndetse na Mirido Kigali kwa Mutwe. Nawe rero abasore bamaze iminsi bakotana kugira ngo barebe. Milan Doni niwe uri gutwara breakaway uriya musore muri kona muri Total Destiny, akaba kandi inyuma yari Simon Julien. Reka tuze tubwiye profile z'aba ngaba dufite, ese koko n'abantu no kuba batinya yo kuba ari cyo bakora. Reka duhere kuri ni siganwa rikomeye cyane ryagitorwa n'abakinnyi bakomeye. Ntabwo nabura kuvuga nka ba Nairo Quintana n'amazina icyo gihe atwara iri siganwa yemo amazina etape atwaraga etape ya 7 harimo amazina akomeye nka Steven Kruiswijk abantu bamuzi mu ikipe ya Lotto Jumbo Visma, harimo abasore nka Rigoberto Urán yabaye gatatu muri Tour de France ndetse na Maciej Pawlowski akaba ari amazina akomeye. Byumvikane ko urebye kuri experience afite Simon Julien igihe cyose ashobora kuba yakorera ibitari byiza n'izina ryo kuza gucunga gusa uko mu 12 akambaye muri jaune byo byaba ari iyobera. Byaba ari iyobera. Yero nimwe muri profile z'abakinnyi batatu cyangwa se tete de la course kugeza ubu ngubu. Nababwiye ko ni benshi iyo ushaka kugira ngo utere imbere cyangwa se ibikorwa byawe bimenyekane ugana RBA kuko mu gihe gitoya cyane ibikorwa byawe biramenyekana kandi ugatumbagira ukagera ku nzozi zawe, business yawe ikaguka igatera imbere kandi ku buryo nawe bikubera nkaho ari ibitangaza kuko RBA ufasha kugera henshi hashoboka, yaba mu butaka, munsi y'ubutaka, mu kirere ndetse no hejuru yo mu kirere no mu mazi hose. Ibyo ibikorwa byawe RBA gufasha kuba byagenda ndetse byanamenyekana. Mo turi kumwe rero muri no Tour du Rwanda by'umwihariko n'uno munsi mwisozwa ryayo turi kumwe na Techno Market Printing House. Niba ukeneye guhesha isura ya kinyamwuga business yawe gana Techno Market Printing House wifashishe ikoranabuhanga rihanitse n'imashini zigezweho mu gukora promotion muri promotion material, complex material, banners z'ubwoko bwose bugezweho n'ibindi byose muri rusange. Muri printing rero muri Techno Market Printing House niho rero usanga uburyo bugezweho bwo kuba bubijyanye na printing ndetse na branding. Urabasanga mu mujyi rwagati mu nyubako ya Tedemira ateganye no kwa Namage. Hanyuma kandi ikintu nuko muri Techno Market bagwa service yihuse kandi ikaba abantu baribona nko muri Tour du Rwanda printing zose zikorwa nibyo. David, uko wita ku ruhu rwawe urusiga amavuta meza nahenze menye nako ikigo cyogomba kugisiga birumvikana, wahamagara kuri 0788154800 ubundi ukabasha bafite na website ushobora kuba wabasangaho ni wa@technomarketrwanda.com. ari abantu bajya babona kwandika ku bikombe, kwandika ku mipira, kwandika kuba umuntu afite agenda. Tegeza gukora mu kigo uri deje ufite agenda y'ikindi kigo. Ikindi kigo bavuze ko ikigo cyo utacyemera. ukaba ufite ari company Kayishema
ukaba unywera mu gikombe mugaragu ukaba mu gikombe mugaragu ugomba kuba rero kugira ngo ugire branding yaba izo notebook zawe yabyo bikomeye aba n'ibindi byose bikeneye branding ni wowe mu rugo nawe umusirimu wambara amakoti hari akantu bashyira ku ikoti David uzagenda ugukoresha kitwa mugaragu ku buryo umuntu azajya agashyiraho turacyafite break muri techno market ibikora bakiri imbere kugeza ubu ngubu rero dufitemo Simon Jire uri gusaba reka wenda Amerika muze kureba geste ngiye kubabwira mugiye gusuzuma rero umukino w'amagare iyo wowe uri imbere ushaka kubwira mugenzi wawe ngo nakunyureho bitewe nuko muri gushaka gukora rero ntabwo umuhamagara nta nubwo ukora ikiganza kubera ko ntabwo akora ikiganza kandi uri kunyonga ikintu gikoreshwa hakoreshwa inkokora ni ukuvuga ngo inkokora y'ibumoso yawe niyo igomba guha sinye umuntu uri inyuma yawe kugira ngo abashe kuzamuka arahote agire nk'ubu rero n'urugero uretse ko hano bari kumanuka ntabwo urumva wasaba rore ariko niba mugeze ahantu hatambika ushaka gusaba rore ahangaha ikiba cyo nk'uko mubona Jerry aratatse gusa ariko nibigira atambika kugira ngo uyu munyafrika y'epfo asabe Simon Jire cyangwa se asabe uyu musore Mirandoni kugira ngo utambukeho akora geste y'inkokora ubwo kwako uwe n'undi umubiri we ububona ubundi ukabona kuba wadepasa mukamenye iyo yanze rero nibwo umenye ko gahunda zihindutse nta gukorana guhari icyo gihe mukavuga muti no reka tureke peloto izitumire kuko bavuga ko peloto mu mazi gumeze nka barene utwiwe natwo twose iratumira cyane cyane ko iyo bigeze muri kilometero za nyuma ibishonje kuko ngo imaze amasaha itari kurya ni isiganwa rero rikomeje bakaba Tete de la Course cyangwa se abakinnyi bayoboye isiganwa kugeza ubu ngubu ni abakinnyi batatu bo bamaze kugera mu ikorosi ryari amasegonda 30 urumva ko bazamuye amasegonda 5 ariko ni igisobanuro cy'uko peloto yafunze ntabwo ishaka ko abasore bazamuka warongeye tuye ku mapave harakorwa iri tandukaniro Mirandoni ni ufashe icyemezo cyo kuzamura bagenzi be muri peloto umunyafrika y'epfo mwene wa Kent Main umwuzukuru wa Nelson Mandela ntabwo bashiye gukurikira ipine rya Simon Jire igisobanuro cy'uko rero uyu musore byanze ariko narebye impfundika afite uyu musore si umusamutse ngo ni umutambitsi ni umukinnyi unyukira igare kuko tubabwira ko kenshi kugira ngo ubashe kunyukira igare cyangwa se kuwasiganwa atari ni ukuvuga ngo nuko ufite mu matako hatsitse cyangwa se ameze nkaho umudiho uva mu itako icyo gihe twari basobanuye ko urahinduka uva muri petit plateau ukajya muri grand plateau niba uri kureba neza ngaha Simon Jire ufite grand plateau ntabwo ushobora kuba wahagurikira ngo unyongere yagare kuriya urabona ikintu kibaho ngaha ushyira mu mashini ntoya noneho mu mashini ntoya ukazengurutsa inshuro nyinshi nicyo bita mu gifaransa fréquence de pédalage ni ukuvuga ngo uburyo ukaragamo iyo mashini ubwo buryo bwa kwihuta gusa ubona ko na Simon Jire David ntabwo ari mwiza mu kuzamuka kubera ko Mirandoni bahoze bari kumwe mu kanya ubwo bari ku kirenge cy'uno musozi ariko ubona ko Restrepo Jonathan Valencia El Rayo do Pacora akaba ari umwe mu bazamutse uyu rero azamukanye na ikipe ya Total Energy nayo izamutse mayo jaune Joseph Peter Blackmon ntabwo ashaka gukuraho bazamukiye n'umusore w'ikipe ya Total Energy bamwita Fabien Dube n'umwe n'unizaye ikomeye cyane Restrepo William Roselfara hirya ndabona ngo Mirandoni arimo ararwana n'amapava araryana mwana David amapava araryana ariko kuyazamuka nta kibazo kuyamanuka n'ibyo bibi yigeze gukora ikosa manuka kwa mutwe ageze hepfo cy'imisagara ndagara kuko amaboko yaratengurwaga nuko ngo kuko iri kumanuka bigusaba gufata feri wafata feri ugafata ku mabuye ari kunyerera noneho hejuru y'amabuye ari kunyerera kandi akaniyongera yuko ari kugenda ryicugusa so biba ari ibintu bikomeye cyane Mirandoni rero akaba ari gufasha icyemezo asize umunyafrika y'epfo umwuzukuru wa Nelson Mandela ndetse akaba anasize Simon Jire w'umufaransa kwa Morieri arigendera hanyuma rero ubwo tubabwire ko ino sirikwi murabona ya hano Kigali Hate bakagenda Gishushu Nyarutarama bakamanuka Itexirwa hanyuma bagatambika TV1 wa muhanda wa golf umwe y'amihanda y'icyatsi abantu birukanye bakazamuka Minagiri bagahita binjira mu muhanda uva Kigali tujya Kacyiru baraza kwazenguruka ishuri enye Kayishema kugira ngo izo sirikwi enye nizimara kurangira nibwo baza kwita noneho bahindura icyerekezo bakaza noneho kumanuka bagera ariya Kimicanga bakazamuka Sokotrade berekeza mu mujyi kugeza ubu ngubu rero niko sirikwi iteye nuvuga ngo aha barahazamuka inshuro zigera kuri barazenguruka inshuro zigera kuri enye hanyuma inshuro ya kane niza kubirangiye bageze aha ngaha aho kugira ngo nibagera ku Kimicanga bakate bazamuka ku mapave ahubwo bahita bakomeza imbere bageze Petrade bazamuke peage bagende mu mujyi kuri rompuwe baze kumanuka Yamaha Nyabugogo batambike igiti cy'inyoni hanyuma bazamuke Norvege mu Kigali banuke Kigali Press Stadium baze gutamanuka baza bamanuka Kimisagara
bagende bagiye kuri wa muhanda w'amapave bazamuke kuri ariya kwa mutwe bagere ruguru kuri kaburimbo hanyuma batambike Onatracom bagitega house gereza amakomeze shike bamanuke kuri rompwe yo mu mujyi baze kumanuka Sopetrade péage Sopetrade bakate ariwe n'ubundi baze kugaruka muno muhanda amabuye baze kuza no ku kabindi batabaza gusoza nkuko rero inzira iteye nyuma yo kubaza ko bakoze iyi sirikwi inshuro zigera kurenga. Milan Doni ninde uyu musore yavutse niyambutse umuhanda kuko afite imyaka 19 yavutse 2005 David anga nta muntu asaba ikimenyetso kwambuka umuhanda 2005 so urumva ko n'umwana ukiri muto cyane muri etape yabaye wa 9 muri etape ya Tour du Rwanda nicyo kikize yagize kugeza ubu ngubu yakiyemo ikipe y'abato ya AG2R Citroën yabate imyaka 19 nyuma yaho rero akaba ari mu ikipe muri no kipe amaze imyaka 2 yakina navuga ngo nk'uwabigize umwuga cyangwa se niba ku masiganwa azi akomeye cyane mu mwaka wa 2022 yabaye wa 12 muri championnat y'Ububirigi y'abato mu kwitwara wa 12 mu gihe cyo rero ikindi kiza navuga ngo yakoze mu mwaka ushize w'imikino kuri no musore Milan Doni yabaye uwa mbere mu kuzamuka imisozi mu isiganwa ry'abato yitwa la Philippe Gilbert. Philippe Gilbert ni umusore wo mu Birigi ukomeye cyane wakina ikipe ya Roto, ikipe yitwa Roto Sudari icyo gihe akaba rero yaraje kuba uwa mbere ariko wa 59 ku rutonde rusange. Yakinye Giro della Lunigian ni kabiri n'ibice kimwe asoza ari wa 25 igize yakoze ne etape ya kabiri yabayeho uwa karindwi mu gihe cyo ikindi kize yakoze ni muri Enye Bige Valmere Tour ya kabiri n'ice kimwe aho yasoje ari ku mwanya wa 5 aba uwa kane muri TTT y'iryo siganwa kugeza ubu bimukane ko rero ngo rero Milan Doni akaba yamaze gutambuka hano ku murongo uyu musore ubona ko abahungu bacu bakora kamera baze kwiga uburyo agenda kuri kamera abonye ko iriya muvandimwe ntabwo yicara kuri umukameramani wo kumwikari ntiyicara arahagarara kugira ngo afate igare neza David nagomba gukora amahugurwa ugomba ibyo nabyo no kubikora amahugurwa ntabwo wajyaho ni kimwe nuko nanjye nk'ejo nari ngiye gufata ibintu ntamenyereye nawe ushatse kwicara kuri moto kuriya rero ndabona hano n'umusore w'umunyarwanda umaze kwambuka anga akabari Niyonkuru Samuel musore ari rwamaganira akabafasha icyemezo agiye gushaka uri imbere peloto irasa nk'iyatuje peloto yagaze Christopher Froome urabona ko Israel Prometech ifite ibintu byose mu biganza Froome abwiye DSW yuko kukizo abagiye nta kibazo nukuvuga ngo abantu baje n'abantu ikibikwereka nuvuga ngo mayo jaune afite abakinnyi babiri so ni bande bamuherekeje rero ndabona afitemo nimero 41 na 45 ndetse na Chris Froome ni Moskesh uyu nguyu niyo nababwiye ko uyu rero ugomba gukora mu gihe cyose cy'imisozi icyo niho agomba gukora kubera ko twabonye ko uwambaye mayo jaune uwambaye mayo jaune Itman we rero akaba icyo yakoze ari byari bitambika Milan Doni rero akaba ari kwensista iminota n'icyenda kumva n'iminota ko nzi ko navuze kuva kare none tutagenda iminota 10 hano ujya guhembesha umuntu akavuga ngo ntacyo wakoze nta kintu wakoze ibintu ntabwo bivaho yego serigari iraza kugenda turacyari mu kwishyushya kwa igare ryo ntabwo ryagiye kuko ntabwo turagera aho igare rirya abantu muri rusange hekaba rero basigaje ibirometero 41 kugeza ubu ngubu rero ibirometero bigera kuri amakuru yandi mashya rero nuko imbere kuri peloto Torres wa IAE akaba yaje uhita undebera kuri classement general Torres ahagaze yafashe Simoji na Sinaje nyuma yaho rero twababwiye ko ari Niyonkuru Samuel mu masegonda 40 bo bano barimo arasigwa na Milan mu masegonda 25 naho peloto iri ku masegonda 45 ngo abo rero abo nababwiraga mu kanya abano tugiye kubaha amazina mu mukino w'abagare David yakomeje kugenda bigarukaho nicyo abagiye bose abari imbere tubita breakaway babandi bose batari muri peloto ariko noneho kugira ngo tuze kumenya uburyo tubita cyangwa se tumenye abari bo dukoresha amazina turakoresha igifaransa by'umwihariko cyangwa se indimi zumvikana uriya w'imbere Milan Doni ubu tumwita ngo ni tete de la course cyangwa se head of the race nuko ngo niwe uyoboye isiganwa inyuma ye rero haza amagroupe ayo twita poursuivre mu gifaransa cyangwa se chasers aho rero nibwo uko muri kwibona hariya nibo tangiye kubona koko bari abakinnyi bagenda bakora cyane so ahangaha bibaho yuko chasers nabo bagira amazina bitewe nuko nuko ngo haza ibice byinshi ushaka kugira chasers rero mu kubita amazina
nabo tugenda groupe ya Cheza tugendeye ku mwiza barimo nuko ngo niba nkuriye ngo Cheza abacheza kubera ko umwiza kugeza mu gihe cy'ikundebera Torres umwanya afite ahanga uhita usanga Torres ari gusigwa iminota 14 n'amasegonda 49 n'undi iyi ngiyi cyari groupe ya Simon Julien kubera ko Simon Julien n'ufite ibihe byiza so tugiye dushaka kujyana pursuiva cyangwa se Cheza na groupe nk'eshanu bitewe nuko rero umuhanda kugeza ubu ngubu uhagaze ngabo rero bakaba mu maso yabo muri metero nke cyane hariya Nyarutarama barimo barareba Miradoni Breakaway yabane vuba ahangaha Pablo Torres Arias nawe rero uri mu bakinnyi kugeza ubu ngubu barimo gucezinga bagarura uwari uyoboye isiganwa bamaze bamushikiriye bunumva ngo babaye abakinnyi bane bagiye gutwara rero iri siganwa muri gusa twumvikane ko peloton ntabwo iratuma umuntu tujyamo turacyari muri sirikwe kuko hano bamaze kuhazenguruka kabiri haracyari izindi nshuro ebyiri bagomba kuzenguruka ndabona hariya kuri podium mayo jaune bamaze kuyitegura bamaze kuyambika maneke mayo jaune bamaze kuyambika maneke mu gihe ubwo nyirayo unayambaye unahabwa amahirwe ko umuntu ashobora kuza kuyigwana kuko Israel Prometec dukurikije uko isiganwa ibirometero 39 bisigaye kuko bamaze gukora ibirometero bigera kuri 33 navuga ko kugeza ubu isiganwa rigeze Israel Prometec n'ubundi iracyakomeje kwa isiganwa muri rusange akaba rero yongeye gukurura ndetse no kugenda imbere n'umusore Milan Doni ubona ko Milan Doni nubwo ari kure ku bihe ariko uno munsi nibura arashaka ko yareba ko roto uno munsi ishobora kuba yabikipe hari ikindi kintu cy'ingenzi gikomeye cyane rero iyo abakinnyi amakipe amaze kumenya ko isiganwa riza kuba live kuri televiziyo niyo nkuru Samuel rero akaba ari kuzamuka hano ni Nyarutarama berekeza mu kwa Nyarutarama nibyo abantu rabizi cyane ahangaha bazamuka agiye kwita tabika mu kwa Nyarutarama peloto iri inyuma ye ikigaragara cyo peloto igihe cyose mukanyiraza kuba imufashe Breakaway sose uyu munsi ntabwo ziri gushoboka kugeza ngo ndabona inyuma rero abari mu byukusanye Patrick ariwe uri kuzamuka kugira ngo afatanye na niyo nkuru Samuel Mucyo ubundi bari bazamuka byukusanye Patrick amagina Tour du Rwanda 12 hanyuma rero amanota ya sprint ya kabiri Doni niwe waje kwegukana Torres aza ku mwanya wa kabiri hanyuma Simo aza ku mwanya wa gatatu urumva ko kugeza ubu ngubu uwitwa Shem tugendeye uko bihagaze kugeza ubu ngubu nuko nubundi Shem ubu niwe ugifite amanota yemerera kubera ko uwegukanye ano manota witwa Doni nta nubwo yarari mu bakinnyi navuga ko bari imbere mu bafite amanota menshi urumva ko Patrick byukusenge geste nziza cyane kuko uyu mwana Samuel arimo akina Tour du Rwanda ya gatanu aramubwira ati wa musore we ndabona nibyo cyari muto ariko ntago ngushaka imbere shyire incomeka ubundi wogira icyo byabaza kuko uyu nguyu niwe wibye muri 2015 Senyimana Jean Bosco amukura mu menyo y'Abanyaritrea amugeza kuri Stade Amahoro bambara mayo jaune ya kabiri mateka Tour du Rwanda barimo bamukorerekeza mu kwa Nyarutarama bari guhiga abandi babiri imbere ese tujye kujya Breakaway yabane kuko Breakaway igira abakinnyi benshi kuko Breakaway igira imbaraga urabona ko rero Patrick aramufashije ndetse urabona ko amuhaye ritime kugira ngo abashe kuba yakurura abanze yegere imbere ajye gucenzinga cyangwa se bajye gufata babakinnyi bane bari imbere uno musore rero witwa Samuel tugiye kureba kugeza ubu ngubu kuri general classification umusore aho ahagaze kugeza ubu ngubu umusore Samuel kuri general classification turebe ibihe bye ndetse Samuel arasigwa iminota 15 n'amasegonda 23 mu gihe cyo Patrick byukusenge gusa iminota 28 ndetse 28 na 14 aba nabo ntacyo batwaye Israel Premier Tech ntacyo batwaye Israel Premier Tech niyo mpamvu ubona ko rero abakinnyi cyangwa se yaba abari gucezinga tete de la course yaba tete de la course bose ntacyo batwaye kuri Israel Premier Tech niyo mpamvu Israel Premier Tech yo yafashe control cyangwa se ifite mu biganza bose abakinnyi cyangwa se igikundi rero ni ukase nabi cross kuko hariya uramutse uri kujya ku murongo wasanga abandi bamaze kuvuga ngo kujya kuri kata ubundi bavuga ngo gukata nk'inzovu inzovu yo ije ukata ntabwo aho akabaye ukatira yo inzovu irabanza ikagenda tuvuge ngo ubu hano turi kuri Kigali Convention Center uvuga ngo ishaka gukata kugira ngo izanga twe twicaye iragenda ikajya kuzenguruka Kigali ikabona kugaruka so uvuga ngo uko ukati cross ubanje kujya guturuka kure hano umuntu
ahita guca mu mbavu Lorenz cyane hagati ya Patrick gucaho. Byukusenge ndetse na Niyonkuru Samuel ni umwanya mwiza wo gucezinga kugira ngo barebe ko bazana abakinnyi bane barimo imbere. Patrick Nkwakumazi ubundi ufashe uwo musore w'i Rwamagana umwigize imbere kuko niwe mwiza kuri Klasoma General, kapiteni wa timu Rwanda ubu kugeza ubu ngubu niwe mukinnyi dufite kugeza uyoboye muri rusange hatabaye uko abakinnyi bahamagawe. Byukusenge Patrick rero akaba ari kapiteni wa timu Rwanda, arimo urabona ko barimo barerekeza kuri barimo barazenguka imbere yabo gatoya, urimo urabona ko hari babakinnyi bane Tete de la Cruz. Rero niyo Tete de la Cruz kugeza ubu ngubu, nabo bakaba rero bamaze kugera muri wa muhanda wa hariya kuri golfe, imihanda barimo baranyuramo. Ubu ni muri sirikwi ya gatatu barimo, mbibutsa ko ni sirikwi baza gukora zigera kuri enye muri ino nzira twakomeje kugenda tugarukaho ya Kigali Convention Center, Gishushu Nyarutarama, Kabuga ka Nyarutarama, amakuza guca muhanda wa taxi rwa TV1 utambika golf ukazamuka Minagiri ukatugaruka mu muhanda uzano Kigali heti unajya Kacyiru baje imbere presidence. Hano baraza kwakora sirikwi zigera kuri iyi barimo ni sirikwi ya gatatu kugeza ubu ngubu. Hanyuma kandi nababwiye ko ni benshi mu bo turi kumwe turi kugendana muri iri siganwa cyangwa se muri no Tour du Rwanda ya 2024. Hanyuma rero hari ikindi kinyobwa kigezweho gifite izina cyangwa se rizwi nka Fro. Iyi Fro ni Red Fro Organic, igiramo nyine ni Fro ifite ibinyobwa navuga ko bitandukanye. Igira Red Fro Organic, bakagira Yellow Fro Organic ndetse nitwa Fro 58. Iyi rero Fro ni inzoga ya mbere muri rusange organic hano mu Rwanda no muri Afrika itabarizwamo isukari cyangwa se produit chimique iyo ari yo yose. Inzoga imaze iminsi yiziza ibirori by'abanyakigali mu basesekaye ndetse yewe no mu basesekaye mu ntara muri no Tour du Rwanda. I Muhanga muri Hotel Saint Andre Ikabwayi ndetse na Alimentation Rumina ushobora kuba wabona ino nzoga ya Fro. Izi nzoga zikoresha tuyaba Red Fro Organic, yaba Yellow Fro Organic ndetse na Fro 58. Ihuye Fro, ibinyobwa bya Fro murabisanga muri hotel Matel Boni Consili. Hanyuma muri mu karere ka Nyaruguru ikinyobwa cya Fro cyangwa se ibinyobwa bya Fro murabisanga Ikibeho muri Primage Center. Hanyuma i Rusizi Fro murayisanga muri hotel Inshuti no kuri hotel Mantis Kivu Marina Bay. Hanyuma i Musanze rero murayisanga muri Fatima Hotel. Gicumbi murayisanga muri hotel Fiat. Abashaka rero ikinyobwa cya Fro i Rubavu wabo w'ibirori Fro, ibinyobwa bya Fro murabisanga muri Ikivu Peace View Hotel ndetse no muri Gorilla Hotel. N'abandi rero iminsi ya vuba ibinyobwa bya Fro yaba Red Fro Organic, yaba Yellow Fro Organic ndetse na Fro 55 biraza kuba bibageraho. Mu bishaka rero hano mu mujyi wa Kigali urabasanga mu nyubako ya Silverback Mall hari ya Sonatube. Kuri sonoro uramagara kuri 0722 Soma Fro wumve itanukura ryayo kandi tubutsa ko inzoga zemewe gusa kuba ari imyaka 18 kandi mumwe mu rugero. Ikindi kubabyeyi mu Twitter nabwo mwemerewe inzoga. Ikindi kandi nuko tugomba kunywa race mu by'ukuri. Turacyakomeje Tete de la Cruz n'ubundi n'abakinnyi bane bakomeje kugenda bakaba ari gusiga amasegonda 58 na groupe ibakurikiye. Yang Euro breakaway akaba Aruduazi akamaro ke murabonera mugabo ucyo imbere kuri moto bitewe nuko abakinnyi bashobora kuba batari wenda hari abadafite uburyo bwa communication. Ikiba rero nuko uriya arahagarara aho ngubu agahita yandika gap cyangwa se intera iri hagati y'aba ngaba na peloto, ubundi akabanza akereka peloto akaza akanereka n'aho ngaba. Wongeye kubona ko uwitwa Dairon G yongeye gusigara akubere kugira mu kizamuka cyose umungu yamaraza gusigara gusa no mururire mwiza kuko yamaraza gusiba Patrick Byukusenge niyo nkuru samwe barimo arensista, ariko peloto ntabwo yabaye agahenge. Igihe cyose peloto iraza kuba ibamira muri Tour du Rwanda. David twagiye tuvuga ko mu by'ukuri abantu batagiye kwitega ko Tour du Rwanda mwaka utaha yo izaba ari etape 8 live, bityo rero bazaba biteguye ko tuzakorana. Twatangiranye hano n'ubundi na Rwanda Pop Paradidi matera, bakaba rero bakubwira ko mu gihe cyo wagura matera ya executive na super executive uhabwa igabanyirizwa rya 10%. Iyi promotion rero ikaba izageza ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 3 muri 2024. Akaba
kuva 43 Rwanda Form ikaba iryamisha abanyarwanda. Si byiza ko urya yuko muganga kwandikira matero yo kuryamaho mu gihe cyo ushaka kuba wayigura hakiri kare, kuko iyo bigeze igihe cyo muganga kwandikira ikintu ubundi biba byarangiye utangiye kwegera rusororo. Bikora hakiri kare, gura matera ya Rwanda Form kuko babagabanyije. Ubundi nk'aba ngaba bamugaragu batararongora ugura matera nziza, baba zifite matera nziza zo kuryamaho. biba bishatse kuvuga iki ubwo? Ntacyo nzi. oya si na ngombwa umuntu wese kuko turabizi ko 1/3 cy'ubuzima bwacu tukimara turyamye. Rero niba 1/3 cy'ubuzima bwacu tukimara turyamye, ni byiza ko abantu rero tugomba kuza kuryama heza. Kuryama heza rero nuko n'ubundi uryama kuri matera ya Rwanda Form. Niyo mpamvu rero mu myaka 40 bamaze igihe barimo barasavinga abanyarwanda ndetse n'abatuye u Rwanda mwese, kuko rero matera Rwanda Form n'ubundi ikomeje kugenda ibafasha kuryama neza kandi mukaruhuka neza, mukabasha kuba mwatekereza neza. Tete de la course ikomeje kuyobora kuri groupe iyikurikiye mu masegonda agera kuri 55. Hanyuma rero hari icyo umuntu agomba kubibutsa, turi ku gace ka nyuma ka tour cyangwa se stage ya nyuma ya Tour du Rwanda 2024. Ngiye kubibutsa uko uduce kuva ku gace ka mbere byagenze cyangwa se abagiye batwegukana. Twatangiranye na team time trial, ariko icyo gihe twabibabwiye ko nyuma y'uko iba na agace katagiraga icyo kaza guhindura, yaba gutanga ibihe ndetse no kugena abambara umwambaro w'umuhondo kuri etape yagombaga kuba yakurikiraho. Hanyuma agace ka kabiri icyo gihe kavaga abasiganwa bahagurutse i Muhanga berekeza i Kibeho. Ako gace rero kava Muhanga berekeza Kibeho, Itamar Enhorn, umusore umwe rukumbi umaze kwegukana etape ebyiri muri Tour du Rwanda no mwaka, niwe waje kugera i Kibeho ari uwa mbere, yakoresheje amasaha 3:17 n'amasegonda 31. N'umusore wa Israel Premier Tech ama William Junior Lessel Fosdar Quick Step akaba ari umubirigi. Uyu nguyu akaba icyo gihe yarakoresheje amasaha 3:17 nawe n'amasegonda 31. Hanyuma Peptin Lendrick umuholandi ukiri ikipe ya Sudar Quick Step Devo Team nawe yagezeyo ari ku mwanya wa gatatu. Ubwo abone nabo bahise n'ubundi bakomeza kuyobora uwitwa Etamal Enhorn yambara umwambaro w'umuhondo. Hanyuma etape ya gatatu abari bageze mu Kibeho baje baraye mu karere ka Huye, ari naho babyutse bagurukira berekeza i Rusizi. Icyo gihe agace ka Huye Rusizi witwa Jonathan Lesrepo Valencia, umusore wa Team Poti Cometa n'umunyakolombia, yageze mu mujyi wa Rusizi ari we uyoboye abandi akoresha amasaha 3:46 ndetse n'amasegonda 41. N'uwitwa Peter Joseph Blackmore wambaye umwambaro w'umuhondo, umusore wa Israel Premier Tech ukaba ari n'umwongereza, nawe yageze banganya ibihe ari ku mwanya wa kabiri. Peptin Lendrick umusore wa Sudal Quick Step Devo Team umuholandi nawe yageze ari ku mwanya wa gatatu. Kubera ko ahangaha icyo mabwira nubwo tugenda dutondekanye uko bahageze, ariko nibura abakinnyi 16 kubera ko i Rusizi basoreje mu gikundi, abakinnyi 16 bahageze bose bahagereye rimwe, ariko nkuko tuzaje tubasorera ubikurikije ko photo finish yagifata, ko photo finish bifite ubushobozi bwo kuba yafata n'abantu 100 bose icyarimwe, ku buryo baza kumenya uwakojeje igare kuruta undi mu murongo bagendeye kuri ayo mafoto. Niyo mpamvu nubwo abakinnyi babagereye rimwe ibihe bitandukana gutyo. Iyo yari etape ya Huye Rusizi. Icyo gihe kuri general classification uwitwa Peptin Lendrick yese yafata umwambaro w'umuhondo, hanyuma afata umwambaro w'umuhondo awambura uno musore witwa Itimal Enhorn. Iyo yari etape ya gatatu. Hanyuma ubwo nyuma y'uko Peptin yambaye umwambaro w'umuhondo, Giacomo Villa wa Bingol W, uyu ni umutaliyani. Bingol W ni ikipe yo mu gihugu cy'Ubirigi, yese ajya ku mwanya wa kabiri. William Junior Selef wa Sudal Quick Step ahita afata umwanya wa gatatu. Iyo yari etape ya Huye Rusizi. Bukeye abantu barayusize, abandi barari Karongi kubera ko igare ryagomba guhaguruka mu mujyi wa Karongi bajya gusoreza hariya i Rubavu. Iyo yari etape ya kane, ariko ikaba etape ya gatatu yatangaga amanota nk'uko twakomeje kubabwira ko Team Time Troya yafunguye iri siganwa yabaye ku cyumweru gishize. Iyo nta bihe yatangaga. Etape ya
uko tubigarukaho ni etape yari igoye gukina kubera ko yari irimo udusozi twinshi cyangwa se yarimo ibizamuka byinshi. Ino etape baho basorezaga kuri Newport hariya kuri brasserie neza ku Kivu nkaho bari bagiye kubaka umwaro mushyashya. Icyo gihe William Junior Selef nyuma yo kubona abasore nka Pierre Latour tubona n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bahangana mu isiganwa, ariko byaje kurangira no muri Sudari Quick Step ariyo yigaragaje. William Junior Selef yageze i Rubavu ari wa mbere akoresha amasaha 2:19:22, ama Jonathan Lesrepo Valencia aba uwa kabiri akoresha amasaha 2:19:22, ama Julius Simon nawe yakoresheje ibihe bimwe n'umufaransa ukina ikipe ya Total Energy nawe yakoresheje amasaha 2:19:22. Etape yavuye Karongi isorezwa i Rubavu. Icyo gihe umwambaro w'umuhondo Pepcin Lendrick wa Sudari Quick Step Defo Team niwe wahise uwukaba. William Junior Selef wa Sudari Quick Step no mu Birigi ahita afata umwanya wa kabiri, hanyuma Jonathan Lesrepo Valencia umunyakolombia ukina Team Politico Meta ahita afata umwanya wa gatatu. Iyo yari etape ya kane, ikaba etape ya gatatu mu zitanga amanota ndetse n'ibihe kuri no kuri Tour du Rwanda 2024. Bukeye bwaho ubwo byari ku munsi wo kuwa kane, yari etape noneho ya individual time trial cyangwa se umukinnyi ubusiganwa ku giti cye acunganwa n'ibihe cyangwa se n'ibihe ari bukoreshe nawe usiganwa. Icyo gihe yari etape y'ibirometero 13 abasiganwa bahagurukiye mu mujyi wa Musanze imbere y'isoko rya Goyiko bajya gusoreza mu Kinigi kwita izina cyangwa se ahasanzwe habera umuhango wo kwita izina. Ino etape byagenze gute rero? N'abakinnyi bakina ku giti cyabo basiganwa n'ibihe. Pierre Latour no musore w'umufaransa ukina Total Energy icyo gihe niwe wabaye uwa mbere yakoresha amasaha 23:31, ama William Junior Selef umusore wa Sudari Quick Step no mu Birigi akoresha 24:5 uvuga ngo Latour yamurushije amasegonda 38. Hanyuma ku mwanya wa gatatu icyo gihe hajeho umusore witwa Peter Joseph Blackmore wambaye umwambaro w'umuhondo, umusore w'umwongereza ukina Israel Premier Tech we yasizwe amasegonda 36 na Pierre Latour. Ako kana gace ka gatanu cyangwa se n'ubundi stage ya kane gusanga amanota. Icyo gihe nyuma ya Musanze Kinigi wasambara umwambaro w'umuhondo yesaba William Junior Selef wa Sudari Quick Step, hanyuma Peter Joseph Blackmore wa Israel Premier Tech icyo gihe yaje kumenya kabiri asigwa amasegonda 2, hanyuma Ilkan Dostoyev umusore wa Astana Kazakhstan Development Team akaba ari n'umunyakazakistani yese afata umwanya wa gatatu kuri General Class arushwa amasegonda 8 na William Junior Selef. Hanyuma ubwo abantu baramaze igihe igare baryumva riri mu ntara. Bukeye bwaho hari ku munsi wo kuwa gatanu abasiganwa bagurukiye kuri imbere y'isoko rya Goyiko mu mujyi wa Musanze baza i Kigali kuri mu Kigali cyangwa se muhanda werekeza a Norvège kuko benshi bakunda kuhita. Ari ku ntera kilometero 93 ndetse na metero 300, harimo udusozi 4, harimo na sprint ebyiri nkuko bisanzwe. Icyo gihe witwa Peter Joseph Blackmore kuko ni na etape mwakurikiye live kuri televiziyo Rwanda, abantu baherutse babona Tete de la Cruz bagera barenze hariya kwa Kadafi bajya kuri stade batabona irizina yitwa Peter Joseph Blackmore n'umwongereza ukina Israel Premier Tech. Kamera icyo gihe twarashiftinze tujya kureba aho mayo jaune iri kuko yari muri groupe iri nyuma irimo irachezinga Tete de la Cruz. Kamera twonge kugaruka imbere tubona abantu bakati korosi baza aho babena usoreza nko mu kilometero cya nyuma, ariko noneho iyo groupe tutari twabonyemo uwitwa Peter Joseph Blackmore yari yamaze kwijoininga ndetse yewe akurura igare aranyonga aranyukira muri kara gasozi. Abantu benshi kabare ko mwabonye ko benshi banagasoje imibiri yabo itameze neza. Peter Joseph Blackmore yaje gutereka igare mu murongo ariwe wa mbere, hanyuma Jonathan Lesrepo Valencia aza ku mwanya wa kabiri, ama Ilkan Dostoyev aza ku mwanya wa gatatu. Icyo gihe aka gace kasorejwe kuri mu Kigali kavuye i Musanze kuri General Classification. Peter Joseph Blackmore yese yambara umwambaro w'umuhondo ukora amaze gukoresha amasaha 12:25, hanyuma Ilkan Dostoyev wa Astana Kazakhstan uyu n'umunyakazakistani we yaramaze gukoresha amasaha 12 ndetse n'amasegonda 36 asigwa amasegonda 11, mu gihe Jonathan Lesrepo yese afata umwanya gatatu asigwa amasegonda 13. Ako kana gace ka gatanu cyangwa se gace ka gatanu no gatanga amanota. Ku munsi w'ejo abasiganwa bahagurukiye mu mujyi wa Kigali bagenda ariko mu modoka nta byigare, hanyuma bajya guhagurukira mu Rukomo berekeza Kayonza ariko baciye Nyagatare. Umuhanda bwa mbere
wabonye igare rya Tour du Rwanda ariko Kayishema ntabwo ari igare ryose kubera ko Rwanda Cycling nayo ndabona duhinduye noneho twerekeje kuri twerekeje Nyabugogo. Nyabugogo abantu bose bafite amatike nizeye ko muhagaze y'amamodoka aza guhaguruka mu kanya, nizeye ko muhagaze aho ngaho kuko hagiye kuza urukundo. Mugiye kubona urukundo rwanyu rwaca imbere, rutwaye n'abasore batatu, harimo Simon Julien, harimo umusore Torres ndetse na Mirandoni, bakaba bagiye gutambuka bamanuka ku Muhima, mu kanya bagiye kwita bazamuka mu Kigali. Aha rero no dutegereje ko mu by'ukuri tuza kubona neza ishusho nyayo y'isiganwa ry'uno munsi. Aha ngaha rero tuba twagiye muri Grand Plateau, akaba turi kumanukana dukata hariya. Igisigaye rero ni ukuza kureba, mbibutsa ko amakuru ya nyuma ahari ni uko pelote yamaze kuniga Byukusenge Patrick ndetse n'Iyunguru Samuel, bakaba no bicaye baratuza barimo ikipe ya Roto, ikipe ya Sudar Quick Step ya William Roself Junior yifashe ibintu mu biganza byo kugeza ubu ngubu nitwaye peloto, ariko mubona ko muri position z'imbere gikoramo ikipe ya Sierra Premier Tech ya Blackmore Joseph, ndetse unarebye mubona umwenda mwiza cyane ari no mwenda uhenze muri Tour du Rwanda. Mukandaza kubabwira agaciro kurira mu mwenda mu buryo bw'amafaranga kubera ko uruta ikibanza cyiza cyo mu mujyi wa Kigali. Akaba ari abasore bari kwerekeza Nyabugogo, ni igitambika kugenda kugera ku giti kurenga ku giti cy'inyoni, ubundi tukazamuka ku muhanda wa Ruriba twerekeza kuri Mont Kigali. Mont Kigali mbabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, niwo muhanda kugeza ubu, niwo hantu dufite kugeza ubu ngubu hazamuka kurusha ahandi mu Rwanda mu mukino w'amagare, kubera ko iyi Norvège bagiye kuzamuka ikaba ifite uburebure bwa kilometero 4 n'ubuhaname bwa 7 ibice bwa. Akaba rero hano murabona ko batatu imbere bamaze kwinjira muri Nyabugogo. Ni abasore batatu bakoranye neza ku buryo kugeza ubu ngubu twabonye ko nubwo peloto itari gutuma barenga kilometero itari gutuma barenga umunota, ariko ibishoboka byose bakabikoze. Ubu rero twaramutse tugiye kwerekeza Kimisagara, twakomeje mu Norvège, nyuma ya Norvège rero tuzamuke, ahubwo nibwo tuza kuzamuka mu muhanda wo kwa Mutwe. Ubwo birumvikana abari ku giti cy'inyoni urukundo ruraje. Torres, Mirandoni na Simon Julien bari kwesista, peloto ntabwo ishaka kubagira mu munota umwe. Reka rero ubona ko uyu ni Dairon Jerry, akaba ari umunyafurika y'Epfo. Peloto iri kuzana iri gukurura nk'ikamyo yaguye mu muhanda, bakaba mu kanya gato bagiye kwita bamufata nk'uko muri kubona peloto yabyina. Reka rero mbabwire ikosa peloto yakoze ku munsi w'ejo. Nibyo isiganwa ryatangiye rimanuka, mu gutangira rimanuka rero twageze Nyagatare, peloto iri gusigwa iminota 5. Peloto ikosa rya mbere yakoze ni uko mu bakinnyi benshi bagiye muri break yo kuba batandatu bari biganjemo abakinnyi y'amakipe akomeye. Birumvikana ntabwo twebwe kubona ikipe nka IAE ijya gukurura breakaway mu gihe cyo mu bakinnyi barimo imbere bafitemo umusprinter wabo Gary Gibraltar. Ntabwo twagomba kubona ikipe ya Premier Tech ikurura mu gihe cyo abize ko neza imbere yabo Etmar Enon ari imbere. Andi makipe yose yarasiganye kugeza ubwo rero tugera ku kiyaga cya Muhazi ku bantu bazi Kayonza, harimo umunota amasegonda 50. Byashoboka ko peloto wenda yari bikore, ariko bagare zo gutangira kurwanira position no kurwanira imyanya byatumye impanuka yoroshye, abakinnyi bakora hasi. Gukora hasi rero bivuze ko hari amasegonda babuze. Byabaye nk'uko bajya gukora sprint Kayonza, peloto yabonaga imbere yaho muri metero 100. Ibi bisobanuye iki rero? Wavuga uti wakeozi ni gute peloto yakererewe? Iyo ujya kuva mu rugo ujya ku kazi, hari ukuntu baruka uvuga uti ngewe kuva mu rugo ngira ku kazi nkoresha wenda iminota 5, ariko waza ugahura na feruje, wasanga feruje gutindije umunota umwe. Ni ukuvuga ngo icyo ugomba gukora rero na peloto igomba gukora ngo ninza gukurura, ariko nizeye ko nibura ntaza kuba narenze iminota runaka bitewe n'igitambika gihari, ndetse bitewe n'imiterere y'isiganwa, bitewe ariko n'abantu bari imbere. Ku munsi w'ejo rero peloto yakoze amakosa yo kwibeshya ku bihe, inakora ikosa rero bagari zabo bakoze barwana kugira ngo bagere ku murongo bakandagira hasi, cyangwa se bakora impanuka zatumye bamwe basa nk'aho bafrena, maze peloto breakaway ibagera nayo. Kugeza ubu ariko bavuga ko amateka ya Tour du Rwanda, abakinnyi batandatu batwaye etape zitandukanye muri Tour du Rwanda niyo record. Mu gihe cyo kugeza ubu ngubu turacyafite abakinnyi 5. Ese uyu munsi tutaza kubona umukinnyi wa gatandatu utaratwaye etape mu zashize ayitwara. Reka tugereze, hari kilometero 25 zo gukinira. Hanyuma rero nyibibutsa uko uduce twarangiye, agace kasojwe ku munsi w'ejo
abasiganwa bahagurukira mu ruko mu karere ka Gicumbi berekeza i Kayonza. Ubu yari etape ya 7 muri rusange, ariko ikaba etape ya 6 muri etape zitanga amanota. Nk'uko twababwiye ko timu Tematura etape agace ka mbere bakurikira abakozi z'u Rwanda ntacyo kahinduraga mu karagace kugira ngo gakoreshwe nka SEA cyangwa se gutangira kugerageza gutegura shampiyona y'isi ya 2025 izaba umwaka utaha. Yari intera kilometero 158. Navuga ko iyo etape yari ndende muri no Tour du Rwanda 2024, yari irimo umusozi umwe gusa utanga amanota ndetse na sprint ebyiri mu muhanda nk'ibisanzwe, kuko ni agace k'umuhanda utambitse ndetse yewe abantu barambiko abazi ura muhanda. Nabwiraga ko rero ntabwo ari bwo bwa mbere igare ryacemo, kuko na Rwanda Sekerenga icyo gihe yigeze gucamo inshuro imwe umwaka ushize, ariko Tour du Rwanda bwo bwa mbere yacemo no muhanda wa Gicumbi, Nyagatare ndetse Kayonza. Ejo rero byagenze bite? Ruvuga ngo bageze mu karere ka Kayonza hariya imbere ya gare Itmal Enhon, musore wa Israel Prometeke, nyuma yuko n'ubundi wabonaga ko bakuruye cyane groupe nini igera kuri finish, ari abakinnyi benshi. Umusore Itmal Enhon yekanye etape yo kumusoje bana etape ya kabiri yekanye nyuma yo yerekanye ya Muhanga. Ane abantu bari kureba ngaha yambaye umwenda wa Musera, akaba ari umwenda w'umukinnyi watwaye etape. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu mu gihe cyo mayo shoni yawutwara bahita baha umuntu wabaye wa kabiri, kuko uyu ni umwambaro ugomba kugaragara mu isiganwa, uremereye kuruta uwo wambaye. Chris Froome rero atanga ubutumwa byanze bikunze aravuga ko imbere ye harimo ingiga Itmal Enon, kandi kuri Norvege igiye kuvaho. Niko bimeze rero uno Itmal Enon kubera ko David, reka mabwire abanyarwanda tukitangira Norvege tugiye kuza tubona atake yo muri peloto igiye gukorerwa na William Rosefe. Murumona William Rosefe niwe gatatu uvuye imbere, ikipe ye imira setting cadence, ariko kandi kugira ngo bataza kuba atake ya William Rosefe wenyine, wabonye ko Itmal Enon ayisazamura nawe mayo jaune. Nuko ngo ikintu kigiye kubaho, barimo barwanira position z'umuhanda kugira ngo abantu bose abarideri baze ko bari kumwe. Nuko ngo reba ku ruhande rw'imoso twafashe William Rosefe, twafashe mayo jaune, twafashe William Rosefe hagati. Reba ikipe ya Astana Kazakhstan yazamutse kuko afite umukinnyi wa kabiri, Total Nation yazamutse. Aha rero kubera ko tubizi neza ko ibintu byose bigiye kuba muri Norvege, ntabwo ugomba gusigara inyuma. Nuko ngo hari muri doubt wa muntu uri gutanga cadence, umukinnyi agomba kugenderaho. Uwo mu gihe cyose haba atake ahita atanga umwanya kugira ngo muri dere we yatake. Niko bimeze rero, niyo mpamvu bari kugenda basetinga uko abakinnyi cyangwa se abafite ibihe byiza baza kuba abataka, cyane cyane ko muri Norvege ni ahantu ntabwo ushobora kubonamo igikundi cyangwa se peloto nini muri hariya muri Norvege, kubera ko ni igiterera, ni umusozi uhanamye, ni umusozi wa kategori ya mbere. Ubundi mbere ya Tour du Rwanda 2024 uriya musozi wari hano Norvege mu Kigali wari ufite kategori ya high category cyangwa se HC nk'umusozi, kuko high category niyo kategori ya nyuma y'imisozi mu masiganwa y'amagare. Ariko directeur w'isiganwa rya Tour du Rwanda y'uno mwaka ubwo barimo biga imihanda, no musozi yahisemo kongera kugarura kuwa kategori ya mbere awuvana kuri high category. Niyo mpamvu rero ngo ahangaha muri ira peloto abarideri bagomba kuza kubashakira uburyo nibura mbere uko bamaze kurenga ya kamera iri ku giti kintu hari ikibuga cy'umupira w'amaguru, ariko ko bagiye kwegera aho bakatira ara kuri Ruriba, nibura bakora izo attack kugira ngo batangire umusozi aribo bari imbere, kuko umusozi wo kubisaba abazamutsi cyane. Hanyuma rero nabwiraga ko uwetwa Itmal Enon ku munsi w'ejo muri Kayonza ari wageze ari uwa mbere, ndetse atayekora na etape ya kabiri nyuma yerekanye ya Muhanga Kibeho. Hanyuma Lawrence van de Winkle umusore wa Roto Destiny agera ari uwa kabiri. Hanyuma Gal Glivar umusore wa UA team aza ku mwanya wa gatatu. Ku munsi w'ejo gusa kuri Peter Joseph Blackmore warambaye umwambaro w'umuhondo n'ubundi ntabwo yawutakaje, yarawugumanye. Hanyuma Elkan Dostoyev nawe aguma ku mwanya wa kabiri, John Nathan Selepo nawe aguma ku mwanya wa gatatu. Nuvuga ngo niyo mpamvu turi kubona ikipe ya Astana nayo iri mu makipe ari kuza imbere, ariko Kayishema team Political Meta mu makipe ari gusa naho arimo aratanga cyangwa se arimo arayobora. Nabona isura rero hahindutse iki rero, tugiye kwitegura kuzamuka mu Kigali. Kuzamuka mu Kigali ni kuko dansi igomba kuzamuka, tugomba kuba twazamuye umuvuduko. Itmal Enon imara setingira pace abakinnyi be. Ndabona hari ikipe ya Bingo bamaze kuzamuka umuhanda wa mu Kigali. Aha rero tugiye
kureba Chris Froome Etimari yamaze kuvuga ko ntagazamuka Chris Froome Simba wanyika nufashe icyemezo cyo kubanza kuzamura mayo jaune we ni mwene wabo n'umwongereza Blackmore Joseph Chris Froome rero nufashe icyemezo katansiza numwe makinyi biza kwisi tugira bafite fréquence de pédalage ziri hejuru inyuma yabo breakaway imebona ko bamaze gufatwa Simon Julien Meladoni ndetse na Torres bakaba igihe cyose mukanya baza kubavuyo kubera ko agiye kurikira amata akomeye y'abarideri ahangaha no Tour du Rwanda igiye gukinirwa ahangaha no bagiye kurebera ninde ko kuza kwemeza niba Black imaze kwambara umwenda w'umuhondo ahangaha igiye kurikira rero ubona ko ni Simon Julien biranze Simon Julien ubwo yanze rero bivuze ko Fabien Dube ari ugomba kuba yafasha Pera Tour bakaba bazamura ikipe mwabonye ko ikipe ya Bingor yamaze yambaye imyenda y'icyatsi yamaze kuzamuka Bingor impamvu yazamutse nuko bafite umukinnyi mwiza uzamuka Nirena Tigers bigeze ubwo ari uwa kabiri ku rutonde rusange Torres aracyensisa Meladoni aracyensisa ariko birasa nkaho biri kurangira Simon Julien Barene yamumize ubwo Barene inayobowe na Chris Froome cyangwa se peloto ko Chris Froome niwe uyoboye peloto cyangwa igikundi kiri inyuma ya tete de la course hanyuma arimo amasegonda 10 kugeza ubu ngubu kuri ndetse yewe na peloto amasegonda 10 murimo arabona inyuma harimo distance buryo natwe muri kamera ureba igare abari inyuma murabona na kugeza ubu ngubu rero arimo asigayemo witwa Simo we kubera ko yaza kwa speed ikomeye cyane yo kumanuka kugira ngo tuje gushaka ku muhanda umusozi wo kwa mutwe nta bibazo birimo Meladoni ndetse na Torres baracyensisa ariko peloto iri hafi ni peloto izamuwe na Chris Froome kuki Chris Froome ari kuzamura peloto rero nuko atwaye mayo jaune we mayo jaune uyu munsi ikiza kirimo nuko nta mukino n'umwe ikipe ya Premier Tech iratakaza bityo abantu benshi bokoraho twamaze kwabwira ko mu gihe cyose baza ko bageze mu bitambika namaze kurangira Itmar Enon niyo agomba kuba yitwaye mwibonye uko Nyabugogo ahacanye peloto twaye mu rwayi kwa muganga nyuma yaho rero ikintu kiza gukurikiraho akujya Chris Froome David mukazi twabwiraga uno musore wo muri Premier Tech umudage bamwita Moritz Kereski uyu rero mu gihe cyo Chris Froome aza kuvaho ni ugomba gutwara ibi bigenda bihindukanye uko twabonye ko mu gihe Chris Froome ntabwo afite imbaraga zihagije zose peloto yabaretse barajyana kuko noneho bivuye ku masegonda 10 babasigaga ubu ngubu bigeze ku masegonda ikirimo ni kuki rero peloto basize nuko cyagiye Chris Froome azamuka gufata isiganwa nta muri dere ugeze reactinga bityo rero nta Chris Froome agomba gukoresha imbaraga zose azamura abantu no bihuta kandi nta kintu kirime kandi twabonye ko abasore babiri nta kintu batwaye bose mu minota 10 so bivuze ko rero peloto irasigaye peloto iramutse isigaye rero twaba tugize amasiganwa abiri twaba tugizeho Torres ndetse na Meladoni bajya gukinira igihe etape y'umunsi ariko inyuma twaza twiteguyeho amataka akomeye cyane aza ko yiganjemo ushaka mayo jaune cyane ko nyuma y'umusozi wa Kigali baraza guhita bajya mu kimanuka cy'ibirometero nava ko bigera nko mu 10 mbere ko baza kugera kwa mutwe bazamuka kuko niho harimo akandi gapando baza gutanga rero abandi hariya kuri Kigali muri icyo kimanuka ni igihe cyo kuruka kugira ngo baze gushaka izindi mbaraga zo kugira ngo hariya kwa mutwe kugira ngo baze kuzamuka kwa mutwe muri rusange nubwo kadanse batazamuye alire cyangwa se batambuzamuye pesi y'isiganwa ariko n'ubundi niwe ugifite komande kubera ko akazi yahawe nako kuminura abagenzi be ku musozi wa Kigali inyuma ye afite Blitz umusore w'umudage niwe ugomba kwita sigaraho mu by'ukuri rero nta gihindutse uyu niwe muretena wa mayo jaune agomba kurirwa na mugenzi ukiri muto kubera ko uyu musore ni champion w'Ubudage muri ITT mu myaka 23 akaba rero kumibona ariko inyuma ye afiteyo ikirura afiteyo iduo Restrepo Jonathan Valencia afite agahigo kuko bari ufite etape nyinshi muri Tour du Rwanda nibyo ni 7 ariko akagira agahigo ahuriyeho n'umunyamerika Reinen Kiel 2012 watwaye Tour du Rwanda icyo gihe afitemo etape nye abasore bagize mu cyese kinini nakuyaga gitambika aho bagiye gutambika akanyura kuri umudugudu w'ikitegerezo nyuma tukaza kujya kuri Norvege ya kabiri ifite ubuhaname buri hejuru cyane hanyuma rero kugeza ubu ngubu tugiye kuri radio moto icyo itangaza nuko
ekari imaze kugera ku masegonda 25 kuri Milan Done ndetse no kuri Torres nk'aba tete de la course cyangwa se nk'abayoboye isiganwa. Milan Done umusore w'ikipe ya Lotto Destiny Development ndetse yewe na Torres alias uno musore w'ikipe ya U18 ibihugu byombi by'umukino w'amagare kubera ko ubaze ku ikipe y'igihugu ku Bubiligi. Reka nsubire mu myaka y'1945 habayeho umugabo ukomeye cyane umusaza n'ubaracyababa i Bruxelles akaba yitwa Eddy Merckx yatwaye ibintu byose byashoka mu mukino w'amagare. We icyo yatandukanye nabo tubona ubu ngubu yakinaga amasiganwa y'iminsi myinshi uko afite La Vuelta, afite Giro d'Italia na za Tour de France. Mu minsi yashize akaba yari afite etape nyinshi za Tour de France 34 yaje kuzana Peter Sagan. Eddy Merckx yatwaye Monima ni amasiganwa abaho y'umunsi umwe maremare, tugira zitwa za Strade Bianche mu gihugu cy'Ubutaliyani, hari Lombardi, dufite za Paris-Roubaix, dufite za Fresh Road n'andi masiganwa menshi. Ni amasiganwa n'ubashaka kuba hagati ya 8, ariko isiganwa riri muri yose ari naryo isiganwa riri tujya ku isi, isiganwa ryitwa Strade Bianche, ikaba ari kilometero 150. Abo rero ni mu gihugu cy'Ububiligi, kuko nyuma yaho twagize abandemo bakomeye, tuziye ba Wout van Aert, dufite ba Remco van Poel, abo n'abakinnyi babiri bakomeye. Ku rundi ruhande ariko hari ahitwa mu gihugu cya Espagne twagize amazina akomeye cyane, ntawakibagirwa Alberto Contador, ni izina rikomeye cyane. Twagize mu minsi yashize abitwa nk'aba Alejandro Valverde wasezeye anatwaye shampiyona y'isi akuze ku myaka 44. Chris Froome aracyensista, Chris Froome niwe ugitwaye peloton. Chris Froome niwe ugitwaye peloton, mu gihe rero tete de la course Milan Done ndetse na Pablo Torres alias kugeza ubu ngubu bamaze gushyira mu masegonda 35 abantu bazamuka tugeza kuri 10,000. Bumva ko abantu baje kwibuka urukundo. Saint Valentin ntabwo irajya, Saint Valentin ya kino cyumweru cyose. Ni kugeza ubu rero ekari imaze kujyamo, yamaze kugera ku masegonda 35 hagati y'abasore babiri Milan Done ndetse na Pablo Torres alias minota amasegonda akaba yongeye kumanuka ava kuri 35 ageze kuri 22. Peloton ikaba yongeye kuzamura pace cyangwa se ritime yayo kugira ngo igende closinga iyo gap iri imbere y'abakinnyi bayoboye iri siganwa. N'ubundi ubona ko ikipe ya Sene Prometec iri makipe agomba kuza kugira uruhare runini k'uburyo Peloton igomba kuza kwitwara. Kilometero 15 ziraza kuba ari umuriro, kubera ko izo kilometero 15 haza kuba harimo akazamuko ka nyuma ko kuri Norvege, harimo kuzenguruka Gatsibo ndetse na mu Kigali, akaza rero ibindi byose kuza gusoza n'ubundi nk'uko twabonye yasiri ya mbere bazamuka ahanga. Turacyategereje rero ese Milan Done ndetse na Torres baraza kuba koko bakomeza kwinsista baze kuba bagira hano. Iyo ngicyo cyari ibanga rikomeye cyane bino siganwa, bibutsa ko ubu nibwo Tour du Rwanda nyayo itangiye kudefanda amayo jaune. Hanyuma rero Kayishema iyo abantu utumye RBA yigiriye ikize, twabwiye ko niba ushaka ko ibikorwa byawe bimenyekana yaba ku butaka, yaba mu kirere, yaba ku mazi, yaba munsi y'ubutaka, byose ni RBA ni igufasha kugira ngo ibikorwa byawe bikomeze kuzamuka ndetse bigere kure. Mu badutumye harimo abantu baje bafite gahunda kugira ngo bahindurire abantu ubuzima. Akanyenyeri 586 urwego, iyo ngiyo nitunga igihembo gikwiye. Kayishema, ibihembo ni byinshi, uburyo bwo gukina n'ubuhe ndetse n'irihe banga ryo kugira ngo unabashe kwatsinda igihembo mu kanyenyeri 500 yahinduka gute miliyoni 20? Iryo ngiryo ni ibanga ryonyine rifitwe n'ikana, niho bahinduye amazi divayi. Yego, ikana niho 500 yahinduriye. Uretse muri Bibiliya aho amabuye yahindutse imigati, ahandi 500 ahinduka miliyoni 20. Ni igihe cy'akaza akanyenyeri 586 urwego, bitewe nuko ayo 500 yabona Hyundai Tucson, imodoka nziza cyane. Ubwo uzanye muri parking RB uyibone. Uretse kandi aho ngaho 300 ashaka guhindukamo minerivare y'ibihumbi 500, kandi ushobora kuba 200 yahindukamo telefoni za Samsung, mu gihe cyo amafaranga 200 yavamo igare. Ntabwo ari ayangaba ari gukina, ariko rero ndi hari umuvandimwe atsindiye igare, iri gare ifite agaciro kangahe k'ibihumbi 200. Sanga nafite ubushobozi bwo kuba nagura igare, ariko ku biceri 200 wabona igare. Rero icyo usabwa nuko ushirika ubute ugakanda akanyenyeri 586. Ikindi cya kabiri David, iyo umuntu avuze ngo kuki ugomba gukina kenshi, fata nk'urugero, ntabwo bikemeye guhiga, ariko ni gute watega
watega umutego umwe uwize neza ko iyo nyamaswa yarayizaje umutego umwe byagorana ko wafatamo iyo ariko isize nyamaswa uravuga uti jewe nibyo iyi ni inzira ariko se yahinduye inzira ihinduye inzira yajya he niyo mpamvu utega imitego myinshi utega imitego myinshi tega ku modoka tega kuri moto tega kuri smart tega kuri smartphone utege ku magare aho hose nuwatega hose wategatega ntuzabonamo kimwe mu bihembo wegukana nunakibura ushobora kuzabona miliyoni nka bonus nuko rero icyo usabwa nukana akanyenyeri 586 urwego iyo nimero ushaka unayisevinga nko muri contact usanzwe ufite ku buryo uzajya ukana nk'ugiye guhamagara bisanzwe ukine kenshi ariko wibuke ko ugomba gukina mu rugero niba ufite 10,000 ariyo yine ufite imbere n'inyuma ntabwo tukubwira ngo ituyashyiraho wese aho ntabwo abana bagomba kurara ngo wakire reba uvuga uti 10,000 ese ndabonamo posho shakamo posho ugena kandi ariko niba usigazemo ayo wakina mu gihe cyo 500 usigaranye ubona nta kintu yakugurira yashore unakurikiza isengesho ariko unakurikizaho isengesho hanyuma mu bandi bantu badutumye ni abantu bagufasha kubrandinga neza Kayishema niba ishati ya Kayishema yambaye iriho Tour du Rwanda ushaka ko nawe uzambara ishati nawe ikabiri ibirango bigiye bitandukanye niba aho ukorera ushaka kuba zabrandinga neza niba ibikoresho ushaka kuba zabrandinga neza aho twakurangira cyangwa se ibanga ryonyine rifitwe na Techno Market Printing House ntabwo niba kugeza ngo wenda bose wayagutumye ko ugomba kugenda ugaprintinga tuvuge ibitabo runaka undi muntu wenyine mu Rwanda ufite imashini zigezweho imashini z'abakuye ku mugabane burayi ushaka guprintinga ibintu byekeshe ikindi twabwiye ko uko ubyuka ukitera ka parfum ukisiga amavuta ukagura ishati nziza menye ko n'ikigo cyawe ugomba kukigurira parfum menye ko ikigo cyawe ugomba kugisiga amavuta meza icyo usabwa rero ni kujya muri Techno Market Printing House muri TDM mu ruhande rureba kwa Ndamage ubegere ubasabe ubabwire icyo wifuza bashaka kwandika ku bikombe bakandika ku mipira bakora buri kimwe cyose wifuza kugira ngo ikigo cyawe gise neza niba rero wumva utanyuzwe n'ibisobanuro tuguhaye icyo usabwa rero nuko ugomba guhamagara iyi nimero ngiye kubwira 0788 15 4800 ubundi umenye ko ikigo cyawe gihe ujyaye sura ikwiye mu gihe twitegura turi muri vision 2050 afite kandi na website ni wa3.technomarketrwanda.com ushobora kuba wajya kugira ngo ubashe kumenya byinshi mu bikorwa bagufitiye muri Techno Market hanyuma kandi hari ikinyobwa kigezweho kirimo kiraca ibintu hirya no hino mu gihugu kirora n'ikinyobwa cya Fro ifitiye yitwa Red Fro Organic kugira Yellow Fro Organic ndetse na Fro 58 irero Fro inzo ya mbere kugeza ubu ngubu mu Rwanda no muri Afrika itabarizwamo isukari cyangwa se produit chimique iyo ariyo yose inzo kandi imaze imisi David attack ya Pierre Tour ariko David Yeman yakurikiye Akiro Arefayine ari hafi William Rosser fariho Chris Froome ntashoboye gukurikira iyo ni attack rero nanakomeza kubabwira ko Froome avuyemo awaje kujya kureka ko yatanze ibyo byose yabirangije niho kubwira wa musore w'umudage ati umwanya no wawe aje kubwira Kresha amubwira ati none nawe fasha kongera kuyobora natanze kadanse natanze imbere yabo gato cyane muri bunyo ko urebye kuri kamera twe tubonye mu kanya urimo no koperato bagezemo ikice gikomeye cyane cya Norvège ahanga niho bafite ubuhaname buri hejuru cyane ari nacyo bituma bikomera mu kanya tugiye kureba ninde uza gutwara amanota yo kuri Norvège amararo ugomba kwira ko ino nzoga ya Fro murayisanga henshi yagiye hatandukanye nko mu ntara ni imuhanga ni kuri Hotel Saint-Andre ikabwaye na Alimentation Rumina ihuye ni kuri Hotel Mater Boni Consil abanyaruguru ino nzoga ya Fro cyangwa ibinyobwa bya Fro murasanga kibeho muri Primage Center irusizi murabisanga muri Hotel Inshuti no kuri Hotel Mantis Kivu Marina Bay mu gihe Musanze muri Fatima Hotel igicumbi bashaka ibinyobwa bya Fro murabisanga muri Hotel Fiat hanyuma abari rubafu wabo birori ikinyobwa cya Fro kirimo Red Fro Organic Yellow Fro Organic ndetse na Fro 58 basanga muri Kivu Peace View Hotel na Gorilla Hotel hanyuma rero hano i Kigali abantu bifuza kuba barangwa ndetse kuba mwagana uruganda rwabo murabasanga muri Silverback Mall arasona tipe cyangwa se bahamagara kuri 0788338181 Fro wumva itandukanye ryari muri mo Kigali akaba turikigwa isasu gitijwe na Classement General ndabona Datieve azamutse ndabona Pierre Tour biba biramugora Akiro Arefayine William Rosser Junior Mayo Jonas
sigaye dore byose bibutsa ko uyu musore w'ikipe ya Kazakhstan afite amasegonda 11 gusa ushaka William Roself ase kuki Blackmo ahisemo gukomeza kwicara ese William Roself yaba yizeye ko abarete nawe baza kuba bamutwara bakaba bamugarura Datiev reka rero tugiye gukurikirana attaque Datiev in acceleration nyuma attaque yakoze rero akuke William Roself attaque ya William Roself atacyari muri Norvege William Roself ku masegonda 5 Datiev ari nyuma ye Akiru Arefaine akina umunya-Eritrea akina mu ikipe ya Wimechis akaba ukurikiyeho reka turebe akina nari nyuma n'umusore mu Impakede abanyetano basigaye muri Afrika bonyine bashobora kuba bakurikira zina attaque ndabona hari indi attaque ikozwe nande attaque ya Akiru Arefaine nawe aragiye Arefaine akina mu ikipe yo mu gihugu cy'Ububiligi Intermarché wa Antigo Pirisokos ikina mu musore ukomeye cyane witwa Renete Mayiwaye wa gatatu muri Tour du Rwanda 2019 irimo kandi Wimechis watwaye etape ya Tour du Rwanda 2012 akaba umunyafrika y'Epfo attaque ari rero nijye utwara amanota y'umusozi kubera kanga Pierre Tour akeneye reka ture Pierre Tour bira confirmed Pierre Tour umukino uzamuka Tour du Rwanda 2024 Pierre Tour akaba rero we yarwanaga no kugira ngo afate amanota yo mu musozi nk'umukinnyi kugeza ubu ngubu uzamuka neza kurusha abandi kubera ko yari asanzwe afite amanota 51 yongeyeho rero ano manota ubu nuvuga ngo amaze kugira amanota avuye ku manota 51 yongeyeho amanota agera kuri 11 byarangiye uyu nta muntu agihangana Pierre Tour yasigaje iki Pierre Tour ejo yambwiye ko uburyo gukorana mu Rwanda ayo mategura mu kwezi kwa karindwi nizabira mu misozi za Mont-Ventoux za Les Alpes ndetse na la planche de Belleville mu gihugu cy'Ubufaransa ni ukureba ese koko bizashoboka iyo rero ubonye ko Mayo Jaune yarangaye iyo rero no kwitataka ono no musore wambaye umwenda wa Forza uyu ni umukinnyi w'umunyarwanda mwiza akaba ari Manzabayirike rero afite avantage ikomeye ndebera ibi afite icyo ahisemo gukora ahisemo kujyana na groupe reka mvuge ngo ni groupe y'abambuzi abajura abangaba icyo bagiye gukora bari gusigwa iminota 4 abikoze neza rero ahisemo no kwiyakamira Ndori akomeza yenda abandi basigaye imbere bagiye kuzamuka nababwiye ko bagiye kumanuka batwaye ambulance nta kamera uko batwaye umurwayi batwaye umurwayi mvuga batwaye bagiye gushaka Mayo Jaune iri imbere ndabona undi ninde munyarwanda ukurikiye umusore muri Javari Novoteke ni Mugisha Moyize inyuma afite David Tiemane akaba akurikiye na Mirandoni David we yashize ahanga rero Mayo Jaune iri mu kangatete David undebere kuri gap uko byanze bikunze mukatoza kuba dufite Mayo Jaune virtuel nitwajya Mayo Jaune virtuel karabara akaze komeye cyane gategerejwe kureba ese ikipe ya Premier Tech twabonye nibyo koko ifite abarete nabayo abakinyi babo bose bacyayimo ariko biraza gusaba ko Chris Froome nawe aza kuba yigimbe kugira ngo afatanye mani zabayo shiraho mani zabayo comeka nutuma abahungu bagenda kuko nibo nyine bashobora kugutwara mani zabayo kuri dodana yara kuri tapi ahita akatekereza Kimisagara babwira ko bagiye kumanuka Kimisagara ariko imbere yabo hari umunya-Kazakhstan afite ubwanwa bwinshi kiroso hano azamuka na William Roself ari kumwe na Resepo Jonathan abantu batatu David abagiye gushaka etape bajya gushaka etape barimo bashaka Mayo Jaune ariko stili n'ubundi abwira ko inyuma baracyarimo groupe irimo iracezinga irimo irabakura kuko ahangaha ni igitambika ndetse n'ikimanuka aho bagiye kumanuka ariya n'ubundi bamanuka berekeza za Kimisagara navuga ko ari ukuza kumanuka hano n'ukuvuga ngo gucomeka igare kugira ngo nibura baze kurwana nuko gap iza kuba yagabanutse kugira baza kubatanye kara gasozi kahariya ku mabuye yo kwa Mutwe kuko ku mabuye yo kwa Mutwe ni wano navuga ko harimo akantu gashinze ariko kara gasozi n'agasozi kagufi ku buryo ushobora kuba wakwizera ko ushobora kuba wari umuntu mu gihe gutanze kuba yakageramo ku buryo wa mukoro ikindi kiza kuba gisigaye nuko nyuma ya gasozi kariya kwa Mutwe kiza kuba gisigaye nukuza gutambika ndetse no kuza kumanuka no kuza guterera igihe baza kubaterera no kukimurura bazamuka kuri fake bajya ku kabiri William Roself General Mose Kimisagara nk'utwaye indeme nabibabwiye agiye kuzamuka kwa Mutwe nta mu afite kubera ibyago mwaka ushize mwaka wa 2023 atakaza umwenda w'umuntu kuri Mont Kigali maze Enoke Murbrani awutwara gutyo asimara muri Eritrea ariko ahita anabona n'ikipe icyo gihe Diane itazamuka mu ikipe ya Astana ubakina mu ikipe y'Ubutunzi nubwo yagize ibyago muri Tour Arari muri Arabia umwenda ariko William Roself akaba adashaka gukora iryo kosa yagize amahirwe itazamuka umufaransa ukomeye cyane bityo rero agomba kwerekana impamvu yatumye asiga amasiganwa menshi akomeye
nyuma yuko bagutwaye, nyuma yuko bagoye bakadanse peloton, nawe uba ugeze igihe cyo kugira ngo nawe wikirire, kuko ntabwo umuntu bagukina cyangwa se baguproteje kugeza ku murongo wa nyuma. Ngo tuba twinjiye mu birometero by'uko ahangaha abarideri cyangwa se ujya gushaka etape agomba kuza kwitwara, ko ntabwo uba ugikeneye protection, kuko ibirometero bya nyuma kandi ibirometero navuga ko nyuma y'akagana k'amabuye turatujya mu gitambika, hahandi biba bigoye ko umuntu yaza kugira ngo agukurikirane cyangwa se agufashe kuba watwara. Uwitwa rero William Junior SLF wabaye uwa gatatu muri Tour du Rwanda y'umwaka ushize wa 2023 niwe ukomeje mayo jaune Blackmore ntabwo agomba gutegereza ko akomeza kumukubita ngo ni wenyine n'abatazi bakubita, ahitamo kwita ko atake mu gace kanyuma hano kwa mutwe. Blackmore afashe icyemezo kubera ko ikipe ya Politico Meta yatangiye kumerekanya, yaba Dario Gomez ndetse n'uyu Paul Jonathan. William Rosef arakurikira, Tatef arasigaye, bivuze ko David umwanya wa kabiri uri ku mukangaratete kugeza ubu. Umwanya wa kabiri uri mu kangaratete, mu gihe mayo jaune nawe yamaze gucomeka ndetse yamaze gukurikira. Sepone uri imbere, Sepone wajyanye na Mario na mayo jaune ndetse wajyana na William Rosef, ariko inyuma yaho hari abandi bari kuzamuka mu musore w'ikipe ya Total Energy, akari Fabien Dube. Mu by'ukuri iyi mayo jaune iratwarwa n'umufavori. Abafavori n'ubundi bari no Tour du Rwanda. Nyamirambo mwakoze kuza kureba igare urukundo, ni byiza. Urukundo rw'igare nibyo twagiye rero. Ubu twakase hano tugiye kwerekeza mu mujyi, abakuru na telekometero basuhuza, tugiye kwita dufata mu Gitega, nyuma mu Gitega tumanuke ku Muhima. David ubu none nibwo tugiye gukina kilometero za nyuma. Derema atake ya John Joseph Peter Blackmore ataka, si uba gutegeza ko kubita ngo niko nabazi abandi ko Jonathan biranga. William Rosef mayo jaune iragiye umwe mayo jaune Joseph Blackmore akaba akurikiye acceleration ya mayo jaune. Ngana wo arashaka kugira ngo akubite abantu inshuro nayiza atware agace ndetse ataratwara mayo jaune yandurutse. Mayo jaune agiye kwinjira mu mujyi, mayo jaune agiye kumanuka ku Muhima w'impyisi, kubera ko ni hamwe heza dutunze mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo rero tumoto natambika Gitega, ariko inyuma hari abasore umusore w'ikipe ya abandi ubona ko nono Chezers bari Logan Kari nawe ari mu bakinnyi barimo barakurura bashaka kuvanaho mayo jaune kugira ngo babashe kuba bufata. Ekari y'amasegonda ndabona na Rora cyahumeka. David Ruracyahumeka nyuma yuko yakubiswe inshuro, uvuga ngo mu gace ka Karongi Rubavu. Rora yarajya gufata peratura aramuhanagura mukuraho, ariko nawe bajya kugera mu birometero 2 bya mbere ko bagera hariya kuri brasserie baza kumukuraho. Rora muri no shoro nawe tukubona abantu bari gucezinga bajya gufata mayo jaune ashyiramo Ekari amasegonda 22. Wicaye urimo urakurikira televiziyo Rwanda, yego kubaza ikibazo kimwe kijya kiti usigaranye umwuka wa nyuma wakora iki? Uyu umusore twa Blackmore asigaranye umwuka wa nyuma wonyine, ariko yahisemo gukora icyemezo gikomeye cyane, ahita ajya muri atake akoze ishobora kuza kwizera, kubera ko abasore bamuretse kandi barabizi neza ko harimo ikintu cyo kwizamura ku mapave akomeye cyane. Amapave akomeye cyane hano uzamuka kwa Apotre Mignone ku Muhima na Ifake, ariko Blackmore afashe icyemezo aho kugira ngo bagusange iwawe mu rugo urabasanga. Ruganza yavuze ko ngo u Rwanda ruratera niruterwa, ibyo kugira ngo baguterere mu Rwanda rurabatera. Blackmore afashe icyemezo aho gatereka mbasanga iwabo. Icyo koze rero niki, yamaze cyangwa amasegonda 28 wongeye kumanota ku masegonda 11 asiga Datiev, kugeza ubwo ageze ku masegonda 40. Estaraza gukomeza kwensisa, ariko uyu musore afashe icyemezo kigoye ariko cya kigabo, kubera ko kugira ngo akomeze gutegereza ko amataka menshi yagarura wese abo kugenda ahubwo agiye kura kumugarura. Ikindi kandi uretse kuba we ari gushaka kudefanda, nyuma hari abandi bakinnyi benshi bari kureba n'abadefanda umwanya wa kabiri. Mu kudefanda umwanya wa kabiri rero harimo Datiev, harimo n'abasore bose bazamutse barimo
Fabien Dube mu gihe cyose rero baze gusiganwa umwanya uyu musore ahita atwara dabo aza gutwara etape atwaye na majone byarabaye umwaka washize muri ubwo Enoch yabikoraga atwara etape ka David tubwira ugiye kunyura hanyuma ubundi abantu bicare bategereze igare urukundo. Hanyuma rero bakaba bageze hariya kuri 19:30 cyangwa se aho zegeye 19:30 bagiye gutambika baciye kuri Chic hanyuma bazenguruke rompuye hariya mu mujyi bamanuke Sopetrade bamanuke Peyage bamanuke Sopetrade baraza guta ibumoso muri Feruje baza bajya Kimicanga hanyuma baze kwita bazamuka muhanda w'amabuye bazamuka baca Ifake bagende bagere hara ku Kabindi bace muri Feruje zara ku Kabindi ariko batambika noneho kino kilometero cya nyuma abaza hano kuri Kigali Convention Center nacyo kirimo igitambika uwitwa Joseph Blackmo ashobora kuba kayishema ajya kubikora inshuro ebyiri zikurikiranya kwegukana etape unambara umwambaro w'umuhondo uko yarabikoze kuri etape ya Musanze mo Kigali yegukanye etape ya umwambaro w'umuhondo naho akaba bishoboka ko ashobora kwegukana etape ya nyuma n'ubundi umwambaro w'umuhondo akaza kwita kugumana atwaye Factor ni igare rya Factor ikorana n'uruganda rwa Factor igare ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda izo ngizo zikaba ziri kwanduruka rero ngo bibonye yatakiye muri kwa mutwe barasigara Peloto aratatara n'umusore mu ikipe ya Bingo Web kuko kugeza yabonye ko bagenze bose bahise mu gosigara ari kugira ngo ariko niba joining imbere abangaba mo Dario Gomez akaba kiri ikipe ya Politico Meta ariko itakukiraho cyane uriya musore ni Fabien Dube ahise mu kwa joininga Akiro Arefaine umunyaritera mwiza uri hano ndetse akaba ariwe muto mukiri muto w'irisiganwa ngizo kilometero za nyuma 5 izirimo rero bizo kilometero za nyuma ubuhanda mbego ntabwo uri kuri hejuru cyane ko ni gatatu kwijana ntabwo bikomeye cyane ibintu byakinika ariko ni amapave. Peter Joseph Blackmo umusore nabako uno musore akomeje kura ndetse ashobora kuba ajya gukora amateka yo kuba mu ma etape yegukana etape ebyiri yambara na mayo jaune abikoze ku gace ka Musanze mo Kigali birashoboka ko no munsi nabwo urabona ko akomeje gutwara amasegonda 38 ekari ikomeze kugenda izamuka ndetse barimo baranayibalansa kuri groupe iri cyangwa se peloto iri nyuma yiwe ariko urabona ko bari kumanuka bari mu kimanuka uno musore Peter Blackmo Joseph no musore n'ubundi uretse kuba yagira ikibazo cyo kuba yagwa kayishema cyangwa se igare kaba ryagira ikindi kibazo ariko dukurikije uko imiterere y'ahanga hasigaye yateye Peter Joseph Blackmo kumukora abona ngo byakunda birasa nkaho rero mayo jaune igiye kugira Londres kwa Arsenal na za Manchester kwa Manchester United Liverpool kwa Liverpool FC ndetse no mu migi itandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza yavuye hano mu Rwanda mu mwaka washize mu mikino yaje mu nama za cogamo umwami wa gatatu Charles wa gatatu Ubwongereza ava asuye u Rwanda ntago ntihaciye iminsi Ethan Vernon umwongereza wa mbere atwara etape y'Irwamagana nyuma ndetse etana kuri etape yakurikiye Gisagara abongereza hawe ikaze muri Tour du Rwanda yambaye umwenda w'umuhondo iminsi 2 ariko ntibyamukundira nyuma yaho umwaka wakurikiyeho umwuzukuru wa Shari agarutse mu Rwanda arimo aranduruka dore David arakase arimo arareba kilometero 3 byose byarangiye irondere batangiye gutegura ku kiraro kuzamanika uyu mwendo mu nzo uvuye Kigali bavuga bati Peter Blackmo arikoze yajyanye na Chris Romo ni mukuru we arikoze aho umwami Shari wa gatatu yavuye byose birahabereye Peter Blackmo anywa amazi ya nyuma kuko agiye kwita acomeka igare mu gihe giterera ugomukanya amacupa ufite ku igare ryawe kubera ko ugikeneye amazi igare ritaza kukuremerera ahantu turi imbere yacu abantu bose mu makipe bariteguye bafite imiti bafite amazi bafite ibiryo kubera ko mwabonye ukuntu umuntu yataye ejo bundi David umuntu urangira amapave araza kwafe ariko kandi muri groupe ya reaction komeye cyane harimo Manza Wahirike Radio Banyarwanda ni groupe yasigaye yabake abagabo bane gukishaka classement magizine ninde ushaka kuza kwinjira muri top 10 ndabonamo umunyaritere wambaye umwenda wa bike akabari Dawitemane ndabonamo umusore wa Pierre Tour aracya Pierre Tour ntakuraho reba none usasa ahisemo gushaka inzira y'abagenzi ashatse irana abagenzi hano ubundi abagenzi nabo baratinye kukubutinye kuwagwa muri rigori ariko reba nawe ese wowe ufite balance imeze ite atumunyongera anga rero nukwirinda kujya mu mapave kugira ngo yareta gusinduka nkubwira ko angaha iyo wigiye mu mapave ugomba ko byose wabirangije nta mwanya wo kongera guhindura amavitensi ushobora kuba kwirinde vitence nkuko mubibonye hariya umunyura asumuka arimo arazamuka no Ifake mu kaganda k'ibitaka hano kuri finish twamaze gutegereza abayobozi batandukanye bategereza ko umwuzukuru wa Shari wa gatatu agiye gutwarira Tour du Rwanda mu Rwanda n'umwongereza wa mbere n'umunyabure wa kabiri rero akaba Peter Joseph Blackmo agiye kubikora bwa kabiri kwegukana etape ndetse utufata n'umwambaro w'umuhondo uko ahangara abayukanye umwambaro w'umuhondo nawo aze kuba ndetse yegukana Tour du Rwanda nyuma y'agace ka Musanze mo
Kigali abikora. Peter Joseph Blackmo, Israel Premier Tech, twabonye ikipe ya Sudari Quick Step isana itangira ikubagana irimo atanga ubutumwa, ariko Israel Premier Tech nkuko n'ubundi Simba Wanyika no mu kiganiro cy'abanyamakuru igitegura ino siganwa rya 2024 yaravuze ko we ku giti cye n'ikipe ye bashe bitewe kuzakora akantu uno mwaka kuva imyaka igera ku irenga 8 Israel Premier Tech yitabira Tour du Rwanda uno mwaka bashe bavuga ko byanze kunze bagomba kuzakora akantu Israel Premier Tech uko ikomeje kuyanegaragaza ndetse yatanze n'ubutumwa kuva kuri etape yavuye i Musanze avuga ati byanze kunze agaciye gufata karito tugumana. Pierre Touresiste, Dario Gomez, Laurent Bleuc, araje hano bitwa Blackmo Peter bamaze gutegura tayari amaze kurenga kuri ya gate yo kuri fake mu mwaka usaba ibirori byo kwimika umwami, hagiye kuba ibindi byo kwimika undi mwami mu gihugu cy'Ubwongereza. Namona hariya Peter Blackmo yamaze kwitegura, byanze kuza commission yamaze gutanga ubutumwa kuko agomba kwitabwira irondere ngo nibacane amatara kuko haje undi mwami. Igikomangoma cy'Umwongereza kikaba kizamutse Prince Blackmo, Prince Blackmo. Ubu tayari Prince Blackmo cyangwa member of British Empire cyane kumva MBE anibuke ko tuyoboye cyogamo reka cyo batabyumva. Azamuka hariya barimo umusore w'ikipe ni Moise harimo muri kano groupe kandi twabonye mirimo manza Eric agiye kuba ataka byose kubera ko umwami Prince Blackmo akaba agiye kujyara kujya kabindi tayari amapapa arasoje yinjiye muri kaburimbo ajya kwitakata metero nyetagera muri feruje zara ku kabindi. Joseph Blackmo, Joseph ikilometero cya nyuma, la flamme rouge ikilometero cya nyuma. Joseph Blackmo turabona ko arababwira ati jyewe ndahageze, ngiye gutangira kuririmba. Asabira ati jyewe ndahageze, ntugire ikibazo, we abasigaye inyuma babwire bagende batuza bakogenge kugera hano. Joseph Blackmo, Peter Joseph Blackmo yamaze gutanga amakuru i Londres kandi andi makuru ageze Tel Aviv, ariko hariya none ataka ya Mugisha Moise ashaka kugira ngo nibura ariko ko yabona umwanya wa kabiri. Mugisha Moise atwaye etape ya Tour du Rwanda 2022. Mugisha Moise Dawitema yamaze kubinuka ku kabindi. Dawitema yamaze gukata abasore ba politiko meto bahagaze. Reka turebe muka Peter Joseph Blackmo akaba agiye gutwara Tour du Rwanda, agiye umunyamuriro akaba agiye gutwara Tour du Rwanda. Debare atake ya Datiev, ndabona ari ba Fabien Dube ikipe politiko meta reaction. Peter Blackmo amaze kujya muri mbete metero za nyuma. Peter Joseph Blackmo agiye gutwara mbere akaba isiganwa rya mbere kuri uno musore w'Umwongereza umwuzukuru wa King Charles wa gatatu. Peter Blackmo yereka abanyarwanda urugari cyaryo. Peter Blackmo yaduhaye urukundo kuri mo Kigali. Peter Blackmo yakoze atake nziza cyane kuri Milito Kigali. Peter Blackmo esazaga kwa mu Rwanda gukina Champions. Peter Blackmo atwara Tour du Rwanda ya mbere. Blackmo agera mu murongo aho guterekamo amapine abiri, ipine rimwe riterura avuga ati ngomeka ko njyewe umugumu n'igihe ujya kuba umwami w'igare mu Bwongereza bagomba kuririmba. Atageze imbere Datiev wa kabiri muri Tour du Rwanda 2024. Pierre nawe akaba ari mu bakinnyi bageze ahangaha. Umusore Peter Joseph Blackmo yakirwa rero n'itsinda ry'abanyayise Premier Tech hano mu Rwanda. Babwira ati twe tumaze imyaka dutegereje 2015 twatangiye kuza mu Rwanda muri CR Cycling Academy. Igikomeye cyakoze ni etape Kibuye yatwaye Karongi yatwawe na Edwin Avira, ariko noneho birabaye batwaye etape 3 atwaye byose. Prince Peter Blackmo hanyuma rero
akaba rero ari Peter Joseph Blackmore unguyu umusore wegukanye Tour du Rwanda ya 2024 Israel Premier Tech yongera gukora agasa ndetse n'amateka nyuma y'imyaka igera ku 8 yose bitabira Tour du Rwanda rero akaba Israel Premier Tech yegukanye etape Keshama ganira na mayo jaune application ya Tour du Rwanda nk'uko rero mwagiye mukurikirana tuzenguruka hose dushimira itangazamakuru yose turashimira abaterankunga abafatanyabikorwa bafatanyije na Kutro ya 16 kandi Kutro ya 6 niyo mpuzamahanga kuva kuri 2 n'ibice 2 kajya kuri 2 n'igice kimwe on the paved road. You were ready for the last kilometers. Yeah, I tucked over the top. I could see the group was split. Yeah, I just went full gas to the line and instantly opened a big gap. So, yeah, committed 100%. You win the Tour de Rwanda 2024. What does it mean? Oh, yeah, it means a lot. Like, it's my first race of the season, first race with Israel Premier Tech. And I'd done this race last year and I done okay. And to come back and win is amazing. Thank you. Thank you. Akaba rero Peter Joseph, the Prince of Tour du Rwanda, akaba rero amaze gutwara etape ya Tour du Rwanda, anatwara Tour du Rwanda. Nta wundi wabikoze uretse Enoch Brown watwaye etape ya Tour du Rwanda ndetse aniyongeza mayo jaune. No Prince Peter Joseph Blackmore David arabikoze etape ebyiri nyavuga ngo etape rene za Tour du Rwanda arazitwaye. Uyu musore yari byose rero uwo ngo n'umwambaro w'umuhondo arimo arategurirwa kuba yakwambara mu kanya umwambaro wa mayo jaune uteguye neza hamwe na Visit Rwanda. Blackmore akaba ari rero usimbuye Enoch Brown utari witabiriye Tour du Rwanda 2024 kuko ari we wari wambaye umwambaro w'umuhondo. Israel Premier Tech nkuko Simon Wanyika bitangaje, Israel Premier Tech ikaba ikoze agatendo kuri mwaka. Anabwira Prince Joseph Peter Blackmore ati urakoze ibyo nakoze nzamura abantu mutwaye moto muri mo Kigali nakosa ubikozeho hagenda haza umwe Israel Premier Tech rero ikaba irimo irafata ifoto y'urwibutso uko byagenze ubwo Peter Joseph Blackmore yazamukaga hano aza reka nkwe celebration ini yahindukiye arebye inyuma asanga ntaho gukigera ubundi Peter Blackmore asoreza arasagani celebration ngingiye twiruka kubona Peter Sagani ikora muri Tour de France ariko rero Prince Joseph Peter Blackmore arabikoze yamaze kubura amaso amenya kwironde na televiziyo mutegereje maze tuzamuri kariye ababwira ati banyarwanda rero kaze doruko urukundo rweremeze ahita nabwira abanyarwanda ngo urukundo muzawugeze muzarukwirakwiza mu gihugu hose mubwire muti igare uru rukundo. Peter Joseph Blackmore umusore wabonye izuba mu mwaka w'2000 umwaka izuba mu mwaka wa 2023 itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri afite imyaka ngubu 21 umusore wa Israel Premier Tech wajoininze mu mwaka wa 2024 akaba yegukanye Tour du Rwanda 2024. Reka twafata akanya gatoya twabamaza nyuma tuza kugaruka n'umuri dukomeza n'igare ariko tuza kujya no mu bihembo no kureba muri rusange uko abasiganwa bose basoje Tour du Rwanda 2024 bahagaze top 10 ndetse n'ibindi bihembo byose bigiye bitandukanye.
ibyishimo ni byose natsinze bosi yemeye akazi namukoreye ni igihe cyo kwihemba ndanywa ikinkwiri munyabigi inkwanje anywa Kevant Barman wabyumvise zana Kevant wazana nini cyangwa wazana into ndanywa Kevant irankorera ijoro Kevant ihuza inshuti zigahana ijambo zidategana zikungurana ibitekerezo kandi bikaza ari ibya kigabo Kevant wayikoresha muri cocktail Kevant ni inzoga kandi wanywa yonyine Kevant urayisanga muri supermarket mu tuba boutique ndetse n'ahandi hose wicira inyota icyitonderwa inzoga siza bato kirazira kunywa inzoga utwite kirazira kandi gutwara ibinyabiziga umwe bisindisha Kevant tumwe mu rugero Techno Market Printing House wifashisha ikoranabuhanga rihanitse n'imashini zigezweho mu kugusohorera promotional materials, conference materials, banners z'ubwoko bwose bugezweho n'ibindi byose wadukeneraho ku bijyanye na printing na branding. Dusange mu mujyi rwagati i Kigali mu nyubako ya Demire ahateganye no kwa Ndamage tuguhe service yihuse kandi inoze. Mwisi yo guhatana aho bashyira bagera ku cyo bifuza twabwiye ko intsinzi isaba gusa kwigomwa gukora cyane no kwiyemeza ukuri nuko kuryama neza ari ryo shingiro ryo kubakiraho ubuzima bw'indoto zawe ikunde uha agaciro inzozi zawe maze uryame kuri matera nziza kuri Rwanda Form Sirimukana Flow hashyi cyaka wisomera Flow inzoga ya mbere organique muri Afrika ubu ikaba yasesekaye mu Rwanda. Flow iboneka mu moko atatu ariyo Red Flow Organic, Flow 58 Organic na Yellow Flow Organic. Izi nzoga zose zikundirwa umwimerere zikoranye kuko na sukari cyangwa imikiyeri yose izongerwamo yemwe n'ibinyampeke zikorwamo bihingwa mu mirimo izira amafumbire mvaruganda cyangwa imiti yica udukoko. Iyi nzoga y'inyarigwa ikundirwa uburyohe n'impumuro bihebuje yengerwa mu Bubiligi ikagezwaho y'u Rwanda na Jespo Limited iherereye Sonatube mu muturirwa Silverback Mall mu igorofa rya mbere. Soma kandi ucurure Flow wumva itandukaniro. Turu di Rwanda 2024 rero na gace ka nyuma ka Turu di Rwanda. Joseph Peter Blackmore umusore w'umwongereza w'imyaka 21 akaba ari we bukanye ino Turu di Rwanda. Twabwe ko rero ni benshi dufite twatangiranye ino Turu di Rwanda 2024 baganye RB ndetse we tugoma no kuza kuba dusozanya mu rero twatangiranye rino gare tunarisozanyije harimo Gashemere Business Company Limited Bogari Sebushishi ubutumwa tuzaniye kuri no musi kwisozwa rya Turu di Rwanda 2024 vuye muri Gashemere Business Company Limited n'ubu yasa ni ibintu byiza cyane ni ibyishimo by'abanyarwanda ni ibyishimo mu gihugu cyacu cy'imisozi igihumbi twarabanye muri Turu di Rwanda yose kugeza kuri uyu munsi ku musozo murabona ko naje nambaye mayo jaune ya Kevant niyo mpamvu rero ndi hano kugira ngo nkubwire yuko Gashemere Business Company Limited yakuzaniye ibinyobwa byiza cyane ushobora gusanga ahantu hose mu gihugu harimo Bazooka Coffee Rum ingi akaba ari likeri nziza cyane irimo agakofi irimo n'akantu k'agasukari kabisa gashobora gutuma ugira ibihe byiza cyane ntabwo nakwibagirwa rero kukubwira Royal Bazooka Whiskey ingi akaba ari inzoga ikomeye cyane kuko ni inzoga twavuga ko ari y'abagabo ni inzoga nziza cyane ushobora kunywa uvuye ku kazi urimo kwiruhukira umeze neza cyane ntabwo nakwibagiwe kukubwira Kevant ingi akaba ari icyamamare mu bijyanye no gukora ama cocktail ameze neza cyane ushobora kuyishyiramo agatonike ugashyiramo ice ubundi ukinywera cocktail imeze neza cyane. Yes, si ibyo ngibyo gusa rero kuko Gashemere Business Company iba yakuzaniye ibinyobwa bitandukanye harimo na Bazooka Strong Whiskey ingi akaba ari imbatura mugabo ikomeye cyane kabisa mu bijyanye na whisky zimeze neza cyane nibagiye Grey Bolt ingi akaba ari energy whiskey ntabwo ushobora kugira hangover kubera ko ibirimo akantu kaka energy drink gatuma uhorana agatege bityo rero niba ushaka izi nzoga ndetse n'izindi zose ugezwaho na Gashemere Business Company Limited nakubwira ahantu ushobora kuzisanga niba uri Nyamirambo ushobora kuyisanga kwa Robert hariya kuri Cosmos
naho i Nyabugogo ni hariya ku mashyirahamwe, mu gihe i Rwamagana ushobora kuyisanga kwa Mugande ndetse no kwa Mbonigaba. Hagati aho ngaho ku mahumbezi ya Musanze ni hariya kwa Rukara, naho i Rubavu ku mazi ni kwa Pilote ndetse na Eric, i Muhanga ni kwa Claude, naho i Nyamata ni kwa Kanyemere, naho i Huye ushobora kuyisanga muri City Vision ahahoze restaurant Odelis imbere ya Hotel Foko. Urumva yuko ari ibintu byiza cyane, naho ndetse mu mujyi naho ushobora kwisanga aho bita kwa Musonera, n'ibindi binyobwa byose ushobora kubihasanga. Hagati aho ngaho kubifuza kurangura ushobora kunyarukira mu isoko rya Nyarugenge, hariya mu isoko rya Nyarugenge muri floor ya mbere ku muryango nimero 14, aho ngaho urahita uhasanga Bazuka, ibintu bimeze neza cyane. Cyangwa ukaba wahamagara kuri 0788 68 44 97. Dukomeza kwibutsa yuko inzoga zitemerewe guhabwa abana bari munsi y'imyaka 18, kandi n'abagore batwite. Nyamuneka dukomeza no kwibuka yuko utagomba kunywa inzoga kandi ngo utware, kandi dukomeza na gahunda ya Tunyweresi. Reka ngushimire rero kubwa Gashemere Business Company Limited Sebushishi. Ndabona hari ibinyobwa wazanye wabisura no kajya kuba ubwira abaturage hano bimeze neza cyane. Bimeze neza cyane. Rero ni Gashemere Business Company Limited, muri rusange bagufitiye ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye. Boga Sebushishi arimo arabisobanura, gusa icyo mbibutsa nuko ugomba kuza kunywa mu rugero. Kugeza ubu ngubu rero Peter Blackmore tugeneye ku gace ka 8 niwe ugasoje kugeza ubu ngubu ari imbere nyuma ya gace ka 8. Hanyuma rero Dostoyev kugeza ubu ngubu ku mwanya wa kabiri, hanyuma Jonathan Serpo Valencia ku mwanya wa gatatu. Nuvuga ngo Peter Joseph Black soje amaze gukoresha amasaha 17 iminota 18 ndetse n'amasegonda 46 muri utu duce twose bazengurutse tugera kuri 7. Kubera ko impamvu ga 7 nuko aka 8 ka team Temo Treya batangireho nta bihe kigeze gatanga cyangwa se aricyo kaza guhinduraho. Hanyuma rero uvuga ngo equipe SR Premier Tech umukinnyi wayo wa mbere, hanyuma Astana Kazakhstan umusore Dostoyev, hanyuma Reserpo Valencia. Uyu nguyu navuga ko wanekanye na gace kerekezaga i Rusizi, akaba umusore wa team Port Cometa, akaba rero uje ku mwanya wa gatatu, aho ari gusigwa amasegonda agera kuri 43. Ni Tour du Rwanda ya 2024, Tour du Rwanda ku nshuro 16 kuva ibaye mpuzamahanga, ndetse yewe ikaba Tour du Rwanda ya gatandatu kuva igiye kuri 2 n'igice kimwe. Mu kanya rero indirimbo God Save the Queen, iyo ndirimbo yubahiriza igihugu cy'Ubwongereza, ikaba ari iza kuza kuri cyane cyane ko yobokanye Tour du Rwanda. Baririmba indirimbo yubahiriza igihugu cy'Ubwongereza cyawe cyangwa se igihugu n'ubundi ukomokamo, ko ari Peter Joseph Blackmore, umusore w'imyaka 21 wokanye ino Tour du Rwanda 2024, ngo ni God Save the Queen iza kuba iza kuririmbwa. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu ikipe uno musore Joseph Peter Blackmore akaba umusore w'imyaka 21 kwavutse tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri, avukira i Londres. Uno musore rero usanzwe ukinira ikipe SR Premier Tech, ikipe yatangiranye muri 2024 kubera ko yaratanye mu ikipe y'abatarabigize umwuga y'abakiri bato yitwaga Team Inspired. Basa ubu ngubu rero akaba ari ekipe amaze yakiniye ko yatanye gukina wagize umwuga muri no mwaka 2024 muri rusange. Akaba rero yaranhagarariye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza y'abakiri batoya mu yitwa Cycle Cross muri championship muri 2023, icyo gihe bekanye umudari wa silver muri 2023 mu byitwa team rire cyangwa se kwa kundi amakipe muri rusange akina ahererekanya muri rusange. Hanyuma rero akaba rero ari umusore witwa Joseph Peter Blackmore. Joseph Peter Blackmore akaba rero ari we wegukanye ino Tour du Rwanda ya 2024 Tour du Rwanda 2024, akaba ari we uyegukanye muri rusange. Hanyuma rero ngaba nababwira ko kugeza ubu ngubu n'umusore 2019 2020 navuga ko uno musore yabaye mu bakiri batoya cyane cyane
mu irushanwa ry'igihugu ry'abakiri bato icyo gihe ryabereye Pembure akaba yarabaye uwa gatatu muri rusange. Hanyuma no mu kanya dutegereje kuza kuba twatanga ibihembo ku bitwaye neza kurusha amandi. Nababwiye ko ni benshi turi kumwe hano muri Tour du Rwanda twatangiranye isiganwa ndetse tugomba no kuza kuri isoza. Nyano muri studio ndi kumwe na Isimbi kuva muri Techno Market muri rusange muri Tour du Rwanda 2024 Techno Market twarabonye cyane. Techno Market ubundi niki ni akaye gashya mwazanye muri Tour du Rwanda 2024? Murakoze cyane, nitwa Sylvie Simbi nkaba ndi Southern Marketing Manager muri Techno Market Printing House. Agasha twabazaniye udushya twinshi, ariko tumwe mu dushya twazanye reka mbanze mbabwire bimwe mu byo dukora kugira ngo abadukurikiye bose babashe kumva ku bijyanye na Techno Market Printing House. Twebwe Techno Market Printing House dukora ibintu bijyanye no guprintinga no kubrandinga ndetse na promotional materials. Kamwe mu dushya twazanye muri Tour du Rwanda nkuko mubibona hano ni twebwe twateye inkunga ibi bintu byose bikoreshwa hano, ama stickers, za banners, backdrop iri abahemberaho ndetse ama t-shirt, ibintu byambawe hano byose n'imitaka myiza imeze neza ni Techno Market Printing House babiteyemo inkunga muri Tour du Rwanda. Agasha rero twazanye, hari igabanyirizwa twashiriyeho abakiriya bacu muri iki cyumweru cya Tour du Rwanda, ubwo twashyizeho 5% mu kugabanyirizwa ibiciro ku muntu wese wagiye akoresha ibintu muri Techno Market akabitanga muri iki cyumweru. Icya kabiri twabazaniye, hari business card yitwa digital business card. Iyo ni ikarita ikoreshwa cyane n'abacuruzi ndetse igakoreshwa n'abantu benshi bafite ama business agiye atandukanye. Iyo karita ushyiraho imyirondoro igiye itandukanye ya business zitandukanye umuntu akora, ugashyiraho amazina, ugashyiraho aho mukorera n'ibyo mukora. So rero urumva tukimara turyamye. Kuryama neza rero nuko uryama kuri matera za Rwanda Form. Ndi kumwe na Christian twazengurukanye uturere 21 muri no Tour du Rwanda 2024. Nizere ko abantu mwabaryamije neza muri Tour du Rwanda 2024. Twabaryamishije neza David, urabona ko ariyo mpamvu na Tour yagenze neza, abakinnyi bose baryama kuri matera ya Rwanda Form. Hanyuma 2024 imyaka 40 umwaka ushize yarizizwa mumaze muryamisha abantu neza kuri matora. Ni akaye gashya mwazanye nyuma y'imyaka 40, ese muracyari turacyari mu ryo bwa ya myaka 40 niki kidasanzwe muri turi mu ryo y'imyaka 40, imyaka imaze kuba 41 n'umwe ngubu, ariko ubutumwa twazanye abanyarwanda muri no Tour du Rwanda nuko uruganda twarwaguye, u Rwanda Form twaraguye kugira ibashe guhaza u Rwanda rwose. Ubutumwa twaje turi kubwira ati abantu bashaka guhagarara Rwanda Form mu bice bitandukanye basanga kuri 60 dufite, turabakeneye ubu ngubu. Umuntu uzatwegera muri iki gihe cya Tour du Rwanda kugira tariki ya 30 z'ukwa gatatu uno mwaka turamwishyurira inzu amezi 2. Ako niko gashya ka mbere. Agashya ka kabiri, dufite matera ziri kuri standard y'Iburayi zo bita executive na super executive, aho uyigura muri kino gihe kugira tariki 30 z'ukwa gatatu tumugabanyirizaho 10%, aho yagurira hose ku bacuruzi bacu cyangwa akaza ku ruganda cyangwa akajya ku zindi branch. Ariko kubera n'ikoranabuhanga ubu ushobora no kujya kuri rwandaform.com ukagura matera tukayikuzanira mu rugo. Hanyuma kugeza ubu ngubu umunyarwanda wese wifuza kuba yatunga amatera Rwanda Form biramusaba ko twagiye twumva mutubwira agashya mufitiye kuri abo bantu baranguza n'uburyo n'ibyo mwabafasha. Ama promotion kubatura Rwanda none bari hepfo cyane cyane bavuga ko bafite ubushobozi buke. Niki mwafitiye kidasanzwe ku buryo nabo abasha kujya kuri Rwanda Form? Nuko
mu mwaka w'ibihumbi 20 kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka twagabanyije ibiciro ku buryo buri muturage wese matera zacu ashobora kuziyumvamo. Icyiciro cyose ufite ushobora kugura matera yacu nta kibazo. Icyo nakongeraho David wenda nuko abantu batumva ko Tour du Rwanda irangiye bumve ko promosiyo irangiye. Promosiyo yacu ari y'abacuruzi tuzishyurira inzu ari za executive twagabanyije izarangira tariki 30 z'ukwa gatatu uno mwaka wa 2024. Christian, reka ngushimire muri tunerekeza no mu bihembo n'ubundi byatangiye gutangwa. Tureba imyambaro cyane cyane ko nabwiye ko ni jezi ya kuri 12 izo ngubu zirimo zirahemba. Murakoze cyane. Congratulations, the 21-year-old Israel Premier Tech rider. He was the first to cross the finish line. He was so amazing. Also, I believe we have the photo of the day during I'm crossing the finish line today. Congratulations. And he's going to adorn the beautiful Amstel jersey. Yambaye rero mwiza cyane w'umutuku n'umweru kuva muri Amstel. 100% pure malt, pure cycling. N'uyu musore rero akaba yaranyuze mu masiporo menshi y'amagare ariko anatsinda gusa yaratarigera atsinda muri road race cyangwa se isiganwa ryo mu muhanda risanzwe. Nandi ma discipline yaragerageje aratsinda abakinnyi bakomeye. Umwaka ushize nta kontra y'ikipe yagiraga muri road race, ariko uyu munsi buri kipe yamwifuza. Hamwe rero na Amstel ikubwira ko tugufitiye after party nk'ibisanzwe kuri Pilipili. Congratulations, congratulations. One more time for Joseph Peter Blackmore. This is your day, taking the center stage here at KCC, in front of a lot of cameras, in front of a lot of fans, and of course you're witnessing your solidarity and determination during this whole tour. Congratulations. Uwo no musore rero witwaye neza ukinira equipe ya Israel Premier Tech ngo twabibonye akazi keza bakoze cyane mu muhanda gusa. Akazi gakomeye kakozwe n'abakinnyi nka Chris Froome ndetse n'abagenzi be bose ndetse na Itamar Einhorn, bakaba rero birangiye kabonye igihembo kigakwiye ko gutwara stage. Of course, we're going to award the best team of the day, on the last stage of the Tour of Rwanda. Ladies and gentlemen, presented by Inyange Industries as they take the center stage. And of course, a lot of respect to that beautiful colors of the national team of Eritrea. Ladies and gentlemen, that is the incredible riders of Eritrea national team. As we call upon the Managing Director of Inyange Industries, James Biseruka, as well as Bigango Valente, the first Vice President in Firasi, to help us award the best team of the day, Eritrea national team from the Horn of Africa. Today, they confirm their presence in the last stage of the Tour du Rwanda. Congratulations, Eritrea national team. Ladies and gentlemen, Eritrea national team number 165, Yafieta Mulgeta. Number 164, Zelai Nahom Araya. Number 163, Aklilu Arafan. Number 162, Metkel Ayob. And number 161, Melawi Kudus. Congratulations from the team of Eritrea, from the Horn of Africa. And of course, if you talk about the best cyclists, you're talking about Eritrea. You talk about the young generation, you're talking about Eritrea. And of course, they're going to adorn the beautiful Inyange jersey as the winners. And of course, as the best team of the day. Stage number 8, 73 kilometers. Kuva 2010 Tour du Rwanda imaze umwaka umwe itangiye, nta munsi n'umwe ikipe y'igihugu ya Eritrea cyangwa abanya-Eritrea batarazamuka kuri iyi podium ya Tour du Rwanda. Ibihembo bitandukanye guhera kuri mayo jaune iz'abazamutsi n'izindi nyinshi. Uyu munsi bagiye gutahana umwenda w'ikipe nziza. Bambaye rero umwambaro mwiza cyane kuva muri Inyange Industries. Inyange Industries ku mazi meza, amata meza, ji nziza zitandukanye
ni ibihembo rero bikomeje gutangwa. Iyo ni ikipe y'igihugu ya Eritrea iba ikipe y'igihugu nziza muri Tour du Rwanda 2024 ifitemo n'abakinnyi batandukanye barimo na Mero Kudusi watwaye Tour du Rwanda 2019 ubwo ari igiye bwa mbere kuri kabiri n'igice kimwe. Nabwo ko rero ni benshi bize RB, kandi iyo wize RB iragutumikira kandi ibikorwa byawe bikamenyekana mu gihe gitoya kandi vuba. Turi kumwe na Flo, ariyo mpamvu ndi kumwe na Anita nka brand ambassador wa Flo. Flo ni iki ubundi ko ndabona inyuguti 3 FLO bivuze iki? Flo ni iki? Flo sinzi ko nakubwira ngo ni izina bahimbye, nanjye ubwanjye sinakubwira ngo bwo bafite impamvu, ariko abahanga babyo bafite impamvu